hejuru. Un médecin, umuganga. Je suis un médecin, ndi umuganga. Je suis un enseignant, ndi mwarimu. Waburi igitsina gore ukavuga ngo je suis une enseignante, ndi mwarimu kazi. Ushobora kuba umunyamakuru, un journaliste, ushobora kuba un président, ushobora kuba umuhungu, un garçon, ushobora kuba umukobwa, une fille, ushobora kuba umugabo, un homme, ushobora kuba umugore, une femme, ndetse n'ibindi, etc. Tugiye kureba uko ushobora kubaza imyaka umuntu cyangwa se abantu bafite. Twagiye quel âge ai-je, mfite imyaka ingahe? Tia 12 ans, ufite imyaka 12. Quel âge as-tu, ufite imyaka ingahe? J'ai 12 ans, mfite imyaka 12. Quel âge as-tu, afite imyaka ingahe? W'umuhungu, il a 12 ans, afite imyaka 12. Quel âge a-t-elle, afite imyaka ingahe? W'umukobwa, elle a 12 ans, afite imyaka 12. Quel âge avons-nous, dufite imyaka ingahe? Nous avons 12 ans, dufite imyaka 12. Quel âge avez-vous, mufite imyaka ingahe? Nous avons 12 ans, dufite imyaka 12. Quel âge ont-ils, bafite imyaka ingahe b'abahungu? Quel âge ont-ils, bafite imyaka ingahe b'abahungu? Ils ont 12 ans, bafite imyaka 12. Ils ont 12 ans, bafite imyaka 12. Quel âge ont-elles, bafite imyaka ingahe b'abakobwa? Quel âge ont-elles, bafite imyaka ingahe b'abakobwa? Elles ont 12 ans, bafite imyaka 12. Elles ont 12 ans, bafite imyaka 12. Ahangaha twakoresheje umubare umwe tuvuga imyaka, ariko wibere kuri katwarishije hari uri kumubagara twake sem atamukupa yibere ukamutuke ahamagara akupa rebe umugabo yecyo uruntu ari kugenda agakoka mu mbege bogani kwa kundi ndi guco babareba rebe poti yakomeza ni umusore tutangiranye filime z'ubwenge nta kofi zitangirana ni gake rebe ari mu nzira agenda ari modoka yamwikiriye baramwamagara arakupa rebe ari indi modoka yamuturutse ibumoso ito telefone wakigoye kumva kupa kesem aramwita rebe ukuntu bihuriranye nawe urabona ufite ikintu kitari icyawe icyo gishushanyo uhetse gihenze ku mugongo wawe si icyawe cyo ni icya bosi wanjye ntabwo mbizi neza niba icya bosi wawe birimo urushusho ambiguous muri make bisobanuye ngo ibisobanutse biracanganye ntawamenya niba igice cya bosi wawe nyine bikaba ngombwa ngo wereke ikintu cyo gisobanutse kitarimo urushusho bakura y'imbunda okay hano birasobanutse nta mpamvu yo kudasa reka nshaka ahantu parika urabona mwakizemo hagati umugabo avuye agiye guparika nta mamodoka abiri yamuzengurutse areba fata feri twaye igishushanyo gihenze ure filime ahita akata abagabo nabo barakata mama we umugabo akata kuri twaresheje ku dutangiye filime yacu ure barakata ure filime barakurikira iki mu kigaciye barakurikira umugabo ari kwitwata moto tumwe twa make ure arakata zingira hano abagabo bari mu modoka manini V8 ure mu gasoko mu kigaciye mutubure ahantu icyo modoka yahaca nicyo cyiza yinjira mu isoko kutangiye filime yacu umugabo afite igishushanyo gihenze zamukese kari umugabo yinjiye mu isoko ure wa mu kigo umugabo ari gucika igishushanyo ngo kirahenze ni igishushanyo kiki ure umugabo acaho ku kamoto umurara nukuriye ibyakira gutegereje ntabwo ndubikira ku kigo cy'indege ndacika inzira ahita parika nabi umugabo ndege ari mutegereje we mugonze umuntu we muramwishe we muzana amafaranga we abaturage cyane bavuga ngo muri shisho rya rubanda teragura telefone we mugonze umuntu mugomba kuyamuha yose uyamubarira barasa mu kirere bacaho Bifim, brara. Mugabo. Urabizi, fata gari ya moshi kuva Bangkok kujyana Chiamanga. Urasanga ikibuga cy'indege bariho twagurukira. Uno mugabo uri igishushanyo bari kuvuga ngo sice ni cya boss. Bakavuga ngo biracanganye. Uri wahita wemeza ko ari cya boss wawe. Mugabo, hari indege mutegereje. Soko. Rya Kibiro.
kwa mutangana urebe soko hagati uyacaho azana nebya ntabona kamoto ariko kakamoto gake ahita cyo kumena kamucuma ari fite cyocozo turi muri Thailand Bangkok yibyaga kamoto kamucuma ahita komeza muri filime umuhanda hagati n'icyocozo mu muhanda hagati yibye moto yamucuma yibye kamoto kamucuma byamusabye akazi katana agabanza aragahambura sigara inyuma acaho bigabo biparika n'abana biragonga imbere ya polisi traffic nyanya kirakiri ntabwo gize mugabo ahita acaho uyu mugabo afite ikintu ngo mu mugongo gihenze turi wala mfongo akatana bebe mugabo yinjira kuri no aho bategeka ya moshi garategereje ku kibuga cy'indege ndagira ngo uri filime cyano ku kibuga cy'indege kiri kibuga cy'indege cya gari ya moshi aha bebe vamuzira we gari ya moshi yamucitse motayipandura fite icyo ku mugongo gishanye gihenze gari ya moshi nagurutse yagiye mugabo arayiparamira nta muntu wangurikiye ariko okay ubwo nawe tuzahurira mu gatsata ahita yiparamira nuko dutangiye filime yacu bimeze biti nakubwiye ngo filime wumvishe ngo ni kimomo umusambo bahuye n'umwicariza igeri cyahuye n'umushimi agaho kahuye n'umunyutsi bebe yaraje muri gari ya moshi asinziriye yatangiye kurota ndagira ngo uri filime yatangiye kurota ikintu cy'ikimaske gari ikimaske yatangiye kurota kimeze nk'ikiri muri zahabu arakiri bararebana bebe afunga amaso ibyo ari kurota ikintu cy'ikimaske gikoze muri zahabu arakibika umugabo mumenya w'umurara muri body itagimucika kumbe ari kurota yatoye zahabu nzazitora yakagutse agakobwa kamuri imbere gari ya moshi ngo nawe n'umugenzi iyo usinziriye uvuga abantu bajya bimbwira ngo nsinziriye ndavuga ndi mugenzi hari ikibazo kirimo biraterwa naho utarenga nudakora icyaha kanongere nsubiyemo madamu ntabwo ngiye ko dufite igihe cy'ibyo ahubwo turi kwihuta dutangire twibwira Mr. Pardon genda kuzi we ntabwo nzi nyagasani uyu mukobwa si umugenzi bivuze ngo nagwashe mu kiruhuko ya naje muri business ukora ise business yo kugarura ibishushanyo biba byibwe ndetse igishushanyo kiri muri icyo gitibe gikoze mu ruhu nicyo nshaka none se ubu turavana tujya aho turi bujye tuvuye hano urahazi kindi ikiganza cy'imbabazi bari bibona ni ikiganza cyo guca urubanza afite abarinzi umukobwa urahitamo icyo gishushanyo cyangwa bari abasore hari n'andi mahitamo ya gatatu nayahe menya mwaje mureba murangaye mureba bodyguard baje bandinda bari byakurikiriye abandinda mwirika amaboko bisinzira bane basaza ntubone ukuntu bisaziye indoro yabo inyuma bameze nk'ibirura biri mu rugo inama ni mu matriza ndayikuri mbwa sinambara abasaza barakwica abasaza b'amongo bashaje urabizi bareke batwica n'abasaza bisaziye kiri kubabishyira ngo nibabashawurire kumbe n'abamoko bihaye Imana bisaziye okay bisaba ikiganza cy'imbabazi umukobwa ngo ikiganza cy'imbabazi nkundi herezo ryo rwose rishimishije pe umukobwa afata igishushanyo ngo kirahenze ariko urabizi ntango kiruka urabizi ntago nakirekura kuri mukuru kuri cyuba bamurika batumarika refri niga bamurika batwara bora nangwa atwara bora umukobwa ni igisambo no ahita gakenyereraho uri sane tongo ku mutwe ukoberetse shinga tawo yewe umukobwa muretse nago watwara bora uyu mugabo ni igisambo cupa ku mutwe kayo yuzo go kobwa ni ngwanya buze gato igikobwa we shaka kunyica Kasemu murasanye ko Kasemu ninde Kasemu na musore mugenda go kuri moto karatwaye imodoka ntago bazanye musore sekingera umukobwa shire ikimamiyo tayimanukira soka gari ya moshi kugenda soka gari ya moshi kugenda iparamiro n'umusore ni igisambo tu cyangwa akabahetse mari henze cyane uko abantu bose bari kuyishaka mafi birahindutse gari ya moshi yigezemo paramira hano manukira mu kazu hari uri guhamagara yitwa ngo mafi ikintu ufite isegonda n'abandi waca isanze hano hafi ngaho ugiye n'amaguru isaha uraza kubona bisi umva nta moto ndumufate nta gari ya moshi nta nubwo nshaka kugenda nta bisi ngeneye muze mumfate cyangwa mubireke niyo ufite imari niyo magambo yababwiye bakise gute Fountain of Youth iriya nzu yanyu n'amatapa yirimo ibishushanyo bimanitsemo isaha yo sogokuru wawe ibishushanyo biri ku ntebe zisa n'ibisa icyatsi zisa n'ibisa icyatsi urasanga dukomeze madamu ntabwo ibyo twemeranije bari kwavuga twumvikanye ko nicyo gutandukana njye nawe tuzabikora mu buryo bw'igishuti uyu muswa Charlotte urakeka bimerangire ntabwo twaje guhura n'avoka wawe kugira ngo ibintu byose ubitware n'umugabo n'umugore bari gutandukana kuki turi hano okay iby'intebe n'ibyo mu nzu byose ubitware ariko umwana nicyo uzamugumana byo ntabwo tuzabisererera shaka avoka rero ubiburanire kuko umwana sinamuguha urebe umva agenda mbere West Wing nanjye ndaza kuba ndeba kuri no wa mugore bita Charlotte uri guhana gatanya geza no ari guhana gatanya n'umugabo Luka kuki mu Bwongereza wa musore twatangiranye Luka Charlotte harashize umwaka tutabona ese musaza we nagomba kuza kukureba turi famille umugabo umwana muto meze ate ni umunyabwenge umugabo harya ni Henry yitwa Harold we ntagaze ubwenge uyu ni musaza we urabizi uri umuhanga umugabo wawe ni inkende nari mbisi ko mutazashobokana umva rekeraho nawe nibwo bikiba ese uri mu bibazo kurusha kundeba ese kano kazi uri gukwiye kubukora umva utangiye kungira inama z'ubuzima se ni inshingano za musaza wawe
And I'm good at ndi it. umuhanga mu byo nkora ndanabikunda umukobwa akora muri mizi kuri batatu twagize ibihe byiza njye nawe na papa ese ntabwo ukumbuye bya bihe But that was 10 years ibyo uvuga n'imyaka 10 ishize papa yarapfuye njya kurera umwana nibonera akazi Not exactly sure what happened to you. we sinzi ibyakubayeho usigaye wita umurinzi wo muri mize uturuka nk'umuntu muri famiye y'abantu bakishijwe No, there isn't. Yes, there is. In the 11th day, the younger. ese wabonye irashusho bikira mariya ateruye yesu akantu kuri kwino rya yesu yeza kureba ngo harimo ikibazo yeza kureba ni musaza we I can't see anything. nta kintu mbona koko Take a look between the two angels, niba hagati y'abamarayika babiri between their halos, ndetse urebe hagati ya twa bambaye ku mitwe into his umanuke ku kaguru k'umukiza wacu pink toes. uri kubona ino rya pink The blue velvet. umugabo ashinguza igishushanyo muri misa ahita kweta yita igishushanyo uyu mugabo yigishushanyo ari mushiki wakora niruka umugabo yibye igishushanyo n'ibishushanyo bihenze bimanitse mu nzu ndangamurage arakibye aramanutse ahantu mushiki wakora nahaje kuhiba uno mugabo ni umunyoni uno mugabo ni umurara turebe umugabo acaho ruka wimingura yibye ku kazi ka mushiki we What is this? bino ni ibiki The country 10 minutes. What did you steal this too? winjiye mu gihugu iminota 10 none wibye igitabo First, get in. injira mu modoka niba ushaka kugisubiza ukagisubiza ku kazi injira It's now or never. nutinjira ntabwo yiguha umukobwa yinjiye mu modoka ni mushiki we polisi irabakurikira mu njyana turihondere mu bwongereza iyo filime si modoka do Out of here. You underestimate my choice in cars. ntabwo uri bucike polisi usuzugura amahitamo yanjye mu guhitamo imodoka zinga akamodoka You're not here for that. ntabwo yaruje gutwara iki gishushanyo gisubizeyo umukobwa ashaka igishushanyo urashaka kino gishushanyo kugisubizayo njye ndashaka gusubira mu buzima bwacu bwa kera twarimo twari ubuzima babanagamo kera na papa wabo akiriho And his fat little toes. zinga hano yo polisi yakurikiye ugiye hagati bino bikwiye guhagarara ni mushiki we ubuzima babanaga n'umushiki we yabuvuyemo ajya kwishakira akazi ajya kwirerera umwana dore zirasigara iki ni icyaha arakwepa gata hano ni filimi ahita aparika mu rumodoka rwari ruri hano urumodoka ruhita rumukingirana polisi ivayo iramubura aparitse mu ikamyo indani mafi fasha bimeze neza yego bimeze neza polisi turayikwibye bahita batsa sikani yaba igikamyo barigendera Deb. You're still Deb. working with Dad's old. uracyakorana n'ikipe ya papa yakoranaga nayo kera deb mafi shero bimeze Doing my bite painting. iyo shanje mugiye kugikorera iki yambaye ga nta kintu agikora bahise bafite igishushanyo kwiba batangira kugipuriza inyuma nta cyahindutse Surprise. And tomorrow, it still won't be enough. buri gihe wiba ibintu kandi ntabwo wabigwagejeje ibi bintu Yourself, you'll be satisfied. itekora wibwira kuzanyurwa uramo kugeza ku kintu uri gushaka ariko kigeraho ukomeza gushaka ikindi mbese muri guhiga zahabu zitazigera zishira You've outsmarted yourself into not even believing that there can be a pot. You've chosen comfort. wewe wahisemo ubuzima bwo kumva utekanye Your entire life. ariko buriya si bwo ubuzima bwawe Life is about ubuzima buriya ni ubwo ruvumbura ushaka ibintu bishya get to some treasure at the top. abantu ntabwo buri musozi bagiye gushaka Big ubutunzi mystery about why the journey is more important than the papa prize. yajyaga atubwira ngo urugendo nirwo rw'ingenzi kurusha icyo uri buze guhembwa urangije urugendo That you have to go on the journey. ariko ubwo urugendo basi wararugiye ariko ntabwo ushaka kujya mu rugendo That's not good. hano nta kintu kiriho What's not good? ni iki kitameze neza igishushanyo avuye kwiba nta kintu ngo kiriho bashakaga I'm sorry. mbabarire To both of you. It's been a long day. Stop. mwembi mumbabarire But you're right. shero tuwavuze ukuri njye nibeshye mushiki we And I love you. uri mushiki wanjye ndagukunda Call this right. You can have your painting. fata igishushanyo cyawe ugisubizeyo I can see you're doing that thing. I just need you to breathe. ndagira ngo uhumeke When she's mad, iyo warakaye Breathing. wanga guhumeka humeka come on, we'll do it together. fasha uhumeka ni mushiki we humeka fata igishushanyo gisubizeyo ndagukunda okay duhumekere rimwe Just gonna breathe. tugiye guhumeka twinjiza umwuka imbere Yes. funga amaso uhumeke 1, 2, 3. rimwe kabiri ahumetse amupuriza umwuka ahita awuhumeka cyane Possible than I have. Will you help me get her up? fasha tumukangure fasha baramusinzisha urukamyo kiriya gishushanyo cyo kwiba hari ibintu bagishakaga inyuma none ntabyo babonye ni ibicu n'umugabo Luke yashakaga rebe we na mushiki we uri kubuzima bari babaye mu kera babayeho bahiga ngo na papa wabo umukobwa bivamo umeze neza umukobwa yakangutse yisanga yicaye muri gare Nyabugogo umeze neza musaza uri umuzinzirije iyo kangutse yisanga iyo agaruye ubwenge gusa igishushanyo Like kigali an inquisition, but you are creative. umva abashinzwe umutekano bari kubaririza ibyawe ubuze amasaha menshi If I were involved in this crime, iyo nza kuba ibyaha birimo urakeka ari kugaruka habiri icyaha Well, you wouldn't be the first criminal that has. ntabwo waba uri umunyabyaha wa mbere ugarutse habiri icyaha Cliche that supports that. ushobora kuba abantu bafasha abanyabyaha biyoberanije urinde Detective Jamal. special detective Jamal Abbas the Interpol polisi mpuzamahanga wrongfully accused. cyabaye Charlotte Bordeaux ni gushinjwa mbeshyirwa Did you know your brother's linked to a string of high-profile? ese musaza urabizi ko ari gushinjwa ibyaha mpuzamahanga bijyanye n'ubujura bw'ibintu by'agaciro bihambaye yakubwiye iki nagerageje kumuhagarika ariko igishushanyo yagitwaye nabibonye ku mavideo Tell me where he is. If Basi ngira hari. he was, I assure you, ni ukuri menyana umusaza wanjye ariwe muntu wa mbere namenyesha a somewhat awkward position. kuko yanshyize muri position mbi Me, nanjye therefore, incarceration ku or buryo ki nshobora no kuba nakwirukanwa Happy to assist. reka mbigufashemo rwose But if it later transpires that you're being somewhat ariko nituramuka tumenya inyuma ko ukorana nawe Dare be mendacious ntabwo about it. nabasha gukora icyaha nk'icyo ngicyo rwose cyo kubeshya nkorana n'umujura cyane gato urakoze it's wasted on most suspects. What else did he steal? n'iki kindi yibye Sorry, are you a detective as well? nawe se uri detective cyangwa ukora muri mizi kuri kubaza ibindi yibye bakingwe hano bazana bageze hano It doesn't appear that I need to be. nakibonye ikindi yibye Looks like your work here is done. bisa nk'akazi kawe hano karangiye rero hano hari igishushanyo kindi gihari yaje kureba umugabo numvise ibyabaye Harold. umwana aragumana nanjye Thomas Heist, Jesus. wakoranye na musaza wawe mu bushura My solicitor will be in touch about my boy's custody. ntago naguha umwana wanjye n'abavoka baraza kuvuga ko uri umujura Really? bite mwana wanjye You're ngabo gonna uri that's batandukanye your name's okay? ugiye kusigaranye na papa wa majuru make Bye. mama byose bimeze sawa Will be. ibiraza kubera sawa Yes, all right, go on. Go play music. jya gucuranga umuziki kandi hano umenyera agacuranzi Charlotte. Charlotte yashara hafi ameze Not happy, actually. ntabwo nishimye Where is he? ari hehe ashana Luka shikura musaza Luki shikura musaza
bagabanya imiziki. Okay. She Okay. quite warm. Yarakaye Got in mutuze. the bag until I release it. Yeah? Ntihagire uvuga icyo turi guhiga mpaka aribyo byivugiye. You look fantastic. Urasa neza sheri, uva kubeshya. You? Me? What did I do? Oh, quite a lot, actually. Luke. Nakoze icyo wakoze byinshi. Deb, bite sheri. You are. Uri? One carver. Oh, uri cover. You- I do the money. Ngiye cyo nkora n'ibijyanye n'amafaranga yo kuba. Me why I am now unemployed. Mubwire impamvu mwanyirukanishije ku kazi wanirukanwe. Uti musaza waza ukaza kiba. Bahise bamwirukana. Should tell her. Mubwire. We're looking for the fountain of youth. Turi gushaka fountain of youth cyangwa se n'umugezi w'ubuto. Abagiye babyumva amateka iyo bavuze ngo umugezi w'ubuto ni umugezi umwe aho ntuzigera usaza ukazabaho iteka. Ngo niwo mugezi bari guhiga. Ngo bari guhiga fountain of youth ndetse ni naryo zina rya filime. Oh, please, no. Oya. This again. Nanone se nicyo ugomba kubyivugira. Happy in the bag. And you're paying for this. Niwe wishyura ngo gushakire yego. Uyu mugabo niwe mukire uri kwishyura ngo bamufashe gushaka uwo mugezi w'ubuto. Your motivation being more Ni ukuvuga ngo icyo ukeneye kuri uwo mugezi ni ukugira imbaraga n'amafaranga menshi. circular face cream. I'm dying. Ndi gupfa Cancer. rwaye kanseri y'umwijima. Nkeneye uwo mugezi w'ubuto uno mukire afite amafaranga. Yashatse babana bamenyereye guhiga ubukungu n'ubutunzi cyangwa se bya bintu bya kera byaburiwe irengero. Bamufashe gushaka umugezi w'ubuto. Arwaye kanseri y'umwijima ari gushaka ngo bamufashe gushaka umugezi w'ubuto wamusubiza ibuto akongera akagira ubuzima buzira umuze. Awkward. Oh, birababaje. If the fountain restores youth and health, maybe it can save me. Nimba umugezi ko gusubiza umuntu ubuto n'ubutunzi n'ubuzima bwiza wanabara. Pana ubutunzi ubuzima bwiza. To discuss this sensitive. Ruke kino cyose tugomba kukiganira twenyine pana hano. Tukiganirire hano. So my brother has sold you on me. Musaza wanjye yaguhaye igitekerezo ngo mugiye gushaka ngo ji cyangwa umugezi. Oya, I sold him. igitekerezo ni waje kukimuzana ahubwo ngafashe dushaka uwo mugezi. Then allow me to clothe the elephant. No rero, Stumbling. reka nzove muri iki cyumba njyewe. You are proposing that there is a literal link. Mbega uri bari kukubwira ngo hari ahantu A magical fountain. hari umugezi w'amaji, Consumed umugezi bw'umweye, to an eternal ugira ubuzima bliss filled- buzahoraho. You and I both know. Shero tugera turabizi ko Cloaked within every myth. mu bintu byose abantu bumva ko bitabaho, bumva nk'ibihuha cyangwa se byabayeho kera, bumva nk'imigani, Herodotus wrote- hari ukuntu kuko uri kuba kubirimo. Ada talks about it. Mahabharata yabivuze. Alexander the Great yavuze kuri uwo mugezi. I know the story. Iyo story ndayizi. One story. 5 Inkuru ni imwe, imigabane ni itanu. cultures over thousands of years. I'm so Imico myinshi n'inkuru nyinshi cyane. I returned it. Niyo mpamvu mwashatse kwiba kiriya gitabo se. You are free to help us. Turashaka kudufasha. Don't you tell me that your primal curiosity Utambwira ko amatsiko yawe yashize. great mysteries. Mushiki we, Is a 9th century Tibetan scroll deposited ibi byanditswe mu kinyejana cya 9 n'abantu bo muri Tibet. location of the fountain. Ahantu hameze nk'aho haranga wa mugezi w'umuntu anywa akazahora hiteka. Mu mugezi w'ubuto ariko bawita ariko n'umugezi unywa ukazaba hiteka. Says that location. Bikavuga ko uwo mugezi ngo wahishwe n'Imana. God. Ndetse Imana ikawisha abantu ngo batazigera bawubona bakawunywaho. We believe knowledge of the location was passed down in peace. Ndetse tukaba tuzi ko Generation amongst the most learned. hari uburyo hagiye hasigara hirya no hino mu miryango, hirya no hino hagasigara inzira zishobora kuba zadufasha kugera kuri uwo mugezi. These people were called protectors of the path, Hakaba n'abandi bantu bashinzwe kurinda uwo mugezi kugira ngo ikiremwamuntu kitazamenya aho uri, aribo bitwa ngo ni abarinzi. and their job is to keep that path concealed. Akazi kabo ni ukurinda uwo mugezi uko byamera kose. Hari abantu ngo bari gufasha Imana kurinda uwo mugezi. Ni umugezi ngo urindwa n'Imana, Imana niyo yawusha ikiremwamuntu, irangije ishyiraho abandi bantu bitwa ngo ni ba protectors bagenda basimburanwa mu bisekuru kugira ngo babashe kurinda uwo mugezi ikiremwamuntu kitazawubona. Ever met any of these protectors? Wigeze mubona n'abo barinzi? Little tussle with one another. Bitwa ngo ni abarinzi njyarumwe twahuye muri Thailand. Well, if the protectors Niba bitwa protectors n'uwitwa Imana bari kurinda uwo mugezi, kept secret, maybe there's hashobora kuba hari impamvu. Anything of value is protected. Shaka ikintu cyose gifite agaciro kirarindwa, kikarindwa n'Imana se. The prize, the bigger the Uko protection. ikintu gihambaye niko n'umutekano wacu urushaho guhambara. Umugezi turi kuwuhiga twe. The myth of the fountain says it will tempt you with everything you've ever desired in the palm of your hands. Uwo mugezi ngo bivuga ko iyo ugezeho ukureshya kurusha ibindi bintu byose wigeze ukora mu ntoki zawe bikakureshya. All you have to Icyo ugomba gukora ni ukuwunywa ukiwugeraho. Infinite health. Ukagira ubuzima buzahoraho iteka, ubutunzi, ubwiza. There's life. Ubwiza nyine ukabubona n'urumva uriya mugezi w'ubuto ntusaza, buriya mwamubona muri beza mwishuka ariko ugenda usaza iminkanya ikaza kagasura tukakabura. There is also death. Ariko hari ubuzima haba hari n'urupfu. This could be the most important. Shaka gishobora kuba aricyo kintu cy'ingenzi mu buvumbuzi bw'amateka cyaba kivumbuwe. Will be synonymous. Tubasha kubona n'umugezi, Discovery. izina ry'umuryango wacu ryazamuka. 6 artists made a pact to reveal the location. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana atandatu abahanzi batandatu barumvikanye bagirana amasezerano yo kugira ngo babashe kuvumbura ahantu uwo mugezi uri. Hit a clip. Bamaze kuhavumbura bagenda bahisha ibimenyetso bishobora kugeza kuri uwo mugezi, babihisha muri ano mataburo bashushanya cyangwa se ibintu mwita ngo ni ibisigi, paintings. Behold, Caravaggio's the Kimwe mu gishushanyo cya mbere babanje guhishamo inzira ya mbere cyangwa se ikimenyetso cya mbere cyabasha kugeza kuri uwo mugezi. Ni mu gishushanyo cyitwa ngo gufatwa kwa Kristo, ubwo Kristo bazaga kumufata. Ni igishushanyo cyashushanyijwe n'uwitwa ngo ni Caravaggio. Ikimenyetso cya mbere bagihishe mu gishushanyo ano mataburo mujye murashushanyije ya kera. Ni igishushanyo cyitwa ngo ugufata Kristo, ubwo bazaga gufata Kristo ari gusenga bagiye kumwica. Rubens, the descent from the cross. Nanone ikindi kimenyetso cya kabiri kikaba gihishe ngo kumanura Yesu ku musaraba, cyashushanyijwe n'uwitwa Rubens. Buildings, Christ's disciples on the road to Ndetse nanone ikindi gishushanyo cya gatatu cyahishwe n'ikindi kimenyetso kigaragaza aho hantu, ni ikimenyetso cyashushanyijwe n'uwitwa ngo ni igishushanyo cyashushanyijwe n'uwitwa Widensi cyitwa ngo ni Kristo n'intumwa ze mu nzira y'Emawusi. Velasquez is Christ crucified. Hakaba n'ikindi gishushanyo cyo kubamba Kristo cyashushanyijwe n'uwitwa Velasquez. Abo ni babahanzi batandatu cyangwa se babartiste bashushanya batandatu bumvikanye ngo tugiye guhisha muri buri gishushanyo buri mwese ikimenyetso kugira ngo uzabasha guhuza ibyo bishushanyo byacu cyangwa se ibyo bimenyetso niwe ushobora kuba yamenya uwo mugezi w'ubugingo. El Greco is Christ carrying the Hakaba nanone ikimenyetso cya gatanu cyangwa se gihishe mu gishushanyo cyashushanyijwe n'uwitwa El Greco, Kristo ahetse umusaraba. Niba ikimenyetso cya nyuma cyakindi yagiye kwiba. Yorambrand ni ikimenyetso cyashushanyijwe n'uwitwa Rembrandt, umutwe wa Kristo. was stolen from the Gardner Museum in Boston. Umva kiriya gishushanyo Yesu ahetse umusaraba cyashushanyijwe na El Greco In 19. bakibye muri mize muri Gardner Museum iri muri Boston mu 1990. Muzagikure Good luck with that. kuri icyo gihe cyabuze, kumbe yakibye kera dore ngiki. found it in Thailand. Ikina gikuye muri Thailand nicyo twatagira giye kwiba. Yesu ahetse umusaraba. Urarenze umusore. Some might call it Wabyita ubwenge si ukurenga. Ahubwo urarwaye. Pathology. Ni impano n'ubusazi. Each canvas is marked on the back, Buri gishushanyo cyose ubonye hano inyuma hagiye hashushanyijeho utuntu. which reads Iyo bihuje byanditsemo ngo sex et sex autonome, 6 in 1. bisobanuye ngo 6 sex autonome 6. Uyu mukobwa azi ibintu byinshi, bari kumubwira ibintu akahita bisobanukirwa. 6 canvases. Bisobanuye ngo bishushanyije no kuri canvases esheshatu. One path. Inzira imwe. Bivuze ngo ziriya canvases esheshatu ni bishushanyo babishushanya ku cyitwa canvases cyangwa se canvas bityo byenda kumera nk'uruhu ibintu nk'ibyo ngibyo bishushanyo. Bisobanuye ni ibishushanyo bitandatu inzira imwe. Ariyo mpamvu byitwa ngo ni sex autonome cyangwa se 6. Each is also marked with a different letter. Buri gishushanyo cyose kigiye gifite inyuguti yacyo. Okay. Hari igishushanyo cy'inyuguti ya D, hari igishushanyo cyitwa K, hari igishushanyo kiriho C,
na I DKCYE buri gishushanyo cyose gifite inyuguti yacyo Haven't figured out what they mean yet. ntabwo turamenya icyo bisobanuye. Now I understand why ubu none umenye impamvu ndi hano urayizi Why are you here? kubera icyo uri to hano help you solve ndi your hano kugira ngo ufashe gukemura usobanukirwe ibintu kuki nagukenera My Rembrandt. bivuze ngo ntabwo wakunze cya gishushanyo wibye cya Rembrandt Why don't I like your Rembrandt? kubera iki nagikunze Things on the back. kubera ko cyo nta nyuguti yari ikiri inyuma. Why are there no markings? Luke bagishusha akimara kukiba bakijyanye muri cya bisi barebye inyuma basanga ngo nta kintu cyanditseho kubera iki nta kintu gishushanyije inyuma rero ni ukubera ko kiriya wibye ari forgery ni cya pirate ntabwo ari original. Oh, it's not a forgery. ntabwo ari forgery Computational analysis on the brushstroke. twagisuzumye dusanga original ni Rembrandt wagishushanyije. It's just not the Rembrandt. yego Rembrandt koko washushanyije cya gishushanyo mwari mwibye ariko kiriya mwatwe ntabwo ari original. He Ubwo offered nacyo duplicates of it. uriya mugabo yajyaga ashushanya igishushanyo cya nyacyo akagishushanyiriza n'andi makopi yacyo kugira ngo ayobye abantu. You stole the wrong mwebwe Rembrandt. mwibye Rembrandt itari iya nyayo You know where the real one iya nyayo usanga iri Not my business. ntabwo ibyo bintu My son is my umwana wanjye ni umutiba and thanks to you. kubera mwebwe custody. ubu ngubu nta n'uwo mfite agiye kurerwa na se bikagufasha Full army of highfalutin. mfite abavoka b'amahanga nishyura I'll help you keep- baburana n'umugabo wawe mu rukiko umwana akaba ariwe umutsindira mu rukiko ukajya kumureba bakamwambura umugabo wawe uyu ni umukire afite abavoka benshi ba meterine na ba anje. What if you were wrong about this little none se niba muri kwibeshya ibintu muri guhiga I'll have a little bit. byibura tuzaba twarinejeje mu rugendo twakoze aco Thought that would work. nari ko bimukore You might want to check Alfred Gwynn Vanderbilt. urabizi umuntu mukwiye gushaka mushaka kwitwa Alfred Gwynn Vanderbilt He was known to have a passion. niwe muntu wakundaga ibishushanyo bya Rembrandt. Hi, I'm going to the library. ibyo bigiye guhita bituma njya muri library ngiye mu isomero bano bagabo bahiga ibintu bya kera bisaba kuba barasomye bazi ibyo bintu byose ntabwo ari ugupfa kwiba nk'abajura banyu abyukaga n'umuntu akamuniga nkamwambuye telefone baranima yibo baranama abantu baranaga abajura ni bamwe Yesu avuga azaza nkabo nibo baba bari no mu bitabo bavuga ati ndabibye ndabamaze urabona ariko ari hano hari umwicaye inyuma iyo mumurora Something smells good. hakaruga umura neza That is the exotic aroma. peki mu murirenze y'ibyago But if you're here and I'm not dead, nimba rero nkaba napfuye bisobanuye ko twasohotse oya I'm actually here to help you avoid getting hurt or ndi anything. hano kugira ngo ngufashe utaza kubabara cyangwa n'undi wese wabari ni wa mukobwa bahuye bagahurira muri Thailand bakarwanira muri gari ya moshi yongeye kumugwaho kuko niyo mpamvu uri hano the train. muri gari ya moshi I felt it. I njye did. nabyiyumvisha I'm glad someone felt something. byibura nishimiye ko hari umuntu wagize icyo yumva No. baguha icyo kunywa so ya Be here for long. ntabwo ndi butinde hano That's a shame. birababaje You're a child flying a kite in a lake. umeze nk'umwana uri gukinisha kakayiti kakanuzamura mu kirere kikaraga mu nkubi y'umuyaga mbega umeze nk'umuntu utazi ibyo uri gukora cyangwa uri gukina n'ibibazo That's an oddly dramatic metaphor. It's a perfect one. ibyo mvuga ukoresheje ariko ni zimwe nyine zidasobanura ibintu bya nyabyo ziciye ku ruhande iyo niyo yari gukwiye Storm is more charged than you think. umuraba uri gukina nawo ni muri cyane kurusha uko ubitekereza Do you even know why it's hidden? ese waba uzi impamvu ubundi uwo mugezi uhishe Know what it is? No, bya but I'm very curious. mfite amatsiko yo kumenya impamvu uhishe Know what curiosity did to the cat in spite of all. ntabwo uzi iby'amatsiko se yakoreye ipusi kandi uzi ko ipusi igira ubuzima bwinshi Do you think the fountain is ese ukeka ko uwo mugezi ari ikintu gisanzwe allegorical? cyoroshye kugeraho Physical? ugenda ugakoraho bikoroheye nk'uko indi migezi imeze Think we should just get the kids none out. se ko twegeranye cyane wese tukabanza tugasomana tukabona kugaruka ku bibazo twari turiho mva ikigori shu mombe turi ikigori umukobwa yakirebye yumvise se biramufasha nako All right, we'll come back to nako that. byakabise tubigarukaho nyuma menya umugezi ufite agaciro You're always looking out for my well-being. ndetse kandi nejejwe no kuba witaye ku mibereho myiza yanjye ariyo mpamvu mbese muri kungira inama We're interested in. Oh, there's a we. Stop it now. Or we will nudahagarika ibyo guhiga uyu mugezi uraza guhura n'ibibazo love you. kandi mwese muri feme by'umurimo Which means that I will. bisobanuye ko Si. nzongera nkabonana nawe nimba ari ibyo umukobwa arameze nk'uje kumuha agasupa ibyo muri gukina nabyo ntabyo muzi kandi umukobwa agahumura neza niko yasigaye avuga tugaruke hano Royal College of Music ku Nyundo hano uri gucuranga n'akana niko akana twabonye ka wa mugore Charlotte kari gucuranga kana kazi gucuranga mama yaje ukareba uriya mwana umuhanga Vanderbilt tip. What do you hear? y'amakuru wamaye wakoze That's trumpet? uje kwiba icyano uje kwiba sente gitari Now we know where the real Rembrandt is. ubu namaze kumenya aho igishushanyo cya Rembrandt kiri cya nyacyo No cunning. nta buteka butwe His burimo idea, he came to find out, he got me. You're filling him with false promises and he's drinking it up. That's called hope. What's wrong with that? uri kumubwira ibintu utazigera ubasha kumugezaho babyita ibyiringiro Crime dummy. biriya bintu muri gukora nta cyaha kirimo polisi mpuzamahanga iri kuguhiga bampigira igikoni ibyo bibumbano polisi iri kumuhiga mpuzamahanga Look, the fact is, Owen came to us with an honest to goodness quest. uriya mugabo yaje kudusaba tubwira ko agiye gupfa ngo tumufashe gushaka umugezi w'ubuzima Harold says, I was never happy. umugabo wanjye yarambwiye ngo ntabwo nigeze mbona ishimwe yavugaga ukuri Seems like you should come with us. waje tukajyana sikari muzishima ntabwo byoroshye uyu mugore bisa nk'atishimiye akazi ke n'umugabo yamubwiye ati wana wa mwana wiva kuri ba bahungu birirwa babeshya abantu ngo baracura Uncle Luke Oh, look at you. akana biritonda Missing. But I'm... hari ikintu kibura wabaye You made a big impression on him last time. He asks about you a lot. uyu mwana asigaye akubaza cyane On adventures. Yes, I am. ugiye kongera se usubire kujya guhiga Come on, this one with me. nabwiye mama wanjye se tujyane urabitekereza Doesn't iki really do adventures. mama wanjye se ko ibyo bintu yabijyamo byo kujya guhiga Better get going. kajya kureba mwarimu turi ku Nyundo That's a good kid. kariya kana kana keza So you really think you're gonna find a magic pool? ese kuko urumva muzabona amazi umugezi w'amazi umeze nk'amashinga abantu banywa nibasaza Okay. turaza kubimenya we fata ingofero yasha umwana aracuranga umwana n'umuhanga icyo birabaye uyamenye igishushanyo cya nyacyo kiri We all know that Lusitania was the largest cruise liner. twese turabizi Lusitania niyo yari ifite amato manini ahambara mu ntambara y'isi ya mbere ubwato bwaje kubarasa buruhamisha ubwato bwabo abantu igihumbi bari barimo bararohama muri abo bantu igihumbi hari harimo n'icyamamare Vanderbilt ubwe nyirizina When you said you found the urwo Rembrandt wambwira ngo mu gishushanyo cya Rembrandt at the bottom of the North, ntabwo nari nzi ko kiri munsi y'inyanja Atlantique But natwe for nuko us and for him, when Alfred Vanderbilt decided to buy it in 1950, icyo kibumbano Alfred Vanderbilt yabashije kukigura mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na cumi na he gatanu brought it with him on cyangwa se the icyo gishushanyo akizana muri Lusitania In watertight safe. ubwato burohamye arohamana nacyo First class passengers kept their safes in the purser's strong room. Low bahise bamanura mu mazi to the wreck, hari ubwo bwato bwabo buvuga ko bukiri munsi y'inyanja up above bahise pressure, bamanuka then to the surface. ubwo bwato tugomba gushaka ukuntu tubuzamura ubwato barabuzamura gute ubwato bwarohamye kera mu gihumbi kimwe magana cyenda na cumi na gatanu intambara
intambara y'isi. Pressure munsi y'inyanja yageze kuri 3. Pressure munsi y'inyanja shaho nimbi cyane. Biraguturitsa. Ntago rohama, ahubwo biraguturitsa. N'ubwato biraguturitsa. Flotation tanks are in place. Captain says there's a storm coming in. We've got Captain avuze ngo hari imiraba igiye kuza mu nyanja, dufite amasaha 2 gusa. We can Urabwato tubuzamura. 20 hours maybe? What do you want to do? Dukora iki? Tubikore nona. Copy that. Urabwato tubuzamure. Bring her up. Ubwato buzamure. Ubwato buzamure. Byabindi wohereje munsi y'inyanja, icyo byayikuriye ku bwato. Icyo bayikuriye ku bwato bita byihaga. Ubwato bwarohamye mu ntambara y'isi ya mbere. 1915. Ubwato bwari butwaye umugabo wari ufite igishushanyo. Icyo gishushanyo nicyo cyonyine kibura bakareba inyuguti kiri inyuma, ibyo bikaba byahuza byabishushanyo bitandatu, bakabasha kuba bamenye inzira bajyana kuri wa mugezi w'ubugingo. Umuntu anywa nasaze ntazanapfe. What you're doing is not Ibyo considered. uri gukora ntabwo bisobanutse. Niyo mpamvu naje kugira ngo mbihe ubusobanuro mushiki we yabyivanze. I figuring out what the purse is stronger than some of this. Nahoraga buri nibaza ngo imiraba yo muri Estonia imeze ite muri iyi nyanja. Rebe, ubwato byabindi byaze byatangiye kumuzamura hejuru. Tekinolojiya. Abanye ariko tekinolojiya. Ubwato bwatangiye kuzamuka. Wait to deploy. Should reach in about 2 minutes. Buriya bwato buraba bumaze kugeresha iminota 2. Reka tujye kwambara. Ubwato bari kumuzamura. Bamukubise ishambura yari nimba ariko twabyita uzamure. Ubwato bwarohamye mu 1915 ajye kubusaka. Yeah. Barabuzamuye. Izi ni za filime z'ubwenge mbababwira. Kuri bya bindi. Hey. Impamvu mbabwira ngo cyuhora na bonema yawe buri kwezi rega. Ntabwo uzicuza igihe nzajya nzira rwose nkagutamo filime. Yego nshobora kumara umunsi umwe cyangwa ibiri ariko sinayirenza. Narahindutse nuko uri mu mabari. Ntabwo nari impari. Bahise binjira muri ubwo bwato namushikiwe. Mushikiwe n'umuhanga twamubonye. Over 100 years. Nyuma y'imyaka irengeje ariko bambere dukandagiye kuri ubu bwato. Got this. Vuga vayi. Mfite map y'ubu bwato twinjire. Kingura. Mushikiwe. Ibintu by'umuryango urapapa muri byakoraga ibintu bya treasure hunting. Jano. Reminds me of that apartment when we were students. Bino bikunyutsa cya apartment cya kera twinjira mu Bufaransa. Kugenda wicana amateka. That sounded like leather. Wikandagira witonze ndumva gishaje. Having any fun? Komeza imbere. Time we want to go together? Wibuka igihe dukira mu bwato hari muri Equator. Dad was looking for the gold mask. Icyo gihe ari gushaka mask. Poor guy never found it. Yaba into, Yimana yaba into, muri mask y'izuba, Yimana yaba into. Talking about? You wouldn't remember anything. You were hallucinating after looking. Mimi nta kintu bibuka cyabaye icyo gihe. Maybe there's a reason Dad told me some things he didn't tell you. Papa yambwiye ikintu yatigeze kubwira. If he found it, then why aren't we rich? Nimba yarabonye se icyo kizabu kuki tutakize. Take it. No. Yarakibonye ko ntiyagitwaye. Papa yavuga ati teka tugomba kubikora amafaranga. That was a dick. He is a Umugabo wawe ni ikigoryi yego ni ikigoryi ariko bari kumwita ngo ni dini iki ni iki. our contact. We radari yacu yari ikifashe radari ikikuruye. Speed it's moving implies the Hari helicopter ikiri kuza kidusatira kimeze nk'akashukushuku. Ni coast guard sinabarinda amazi. to have held by now. We need to get Luke shot on the radio. Urabizi tubwire Luka na Charlotte bamenye ko ari abatwatatse. Luka bamagara ku cyumba. Inzira turi guca ni ya nyayo. Komeza imbere ni mushiki we. Impamvu umusaza we twatangiye ajya kumushaka. Kuko mushiki we yararinze. Binjira hano. Ibintu bakuriyemo papa wabo yakoraga. You want? Just have a look. You want to teach me how to read math? No. Urashaka kunyigisha ukuntu basoma maps? Oya. Wrong way. Utwayobye. I need you to come in. Luka ndagira ngo muveyo none hamunyumve. Cyangwa cyapfuye hari umuntu wajaminze sinyari zacu. Tujye kubareba. Through these doors? Is the purse strong? Tujye ku muryango n'uyu nguyu. Yarebye hano bona. Do you think it's anything like this person stronger? Hano sanditse pass strong room. Buriya se ahubwo twakwinjira. Binjiramo hano. Rufite map ariko aragenda bibagurika. Binjiramo none mu tuntu tw'utubati tugiye dufunze. Hari ubwato. Without you? Don't take anything that is Ntugire ikintu twara kitari cyawe. Ntabwo turi abajura. Yego. Now where do we begin? Turahera. maybe the one that says Vanderbilt. Reka turebe handitse Vanderbilt. Niwe n'ubundi bashaka. Rebe. Bari hano. Ubwato bwahise bubasatira. Bwa bwato bazanye nabo. Bazan. Baze kureba. Kumbe hari kashukushuku kuza basatira. Baranaga barinda amazi. Barani bande rero. Well, I bet they want what we want. Simbize ko bashaka nk'icyo dushaka. Uyu ni wa mukire wishyuye kugira ngo bamushakire umugezi basha kumutabara. Yafunguye akabati yaguye kuri wayini. Wayini maze imyaka irenga 100 mu kabati. Ese akora yakahuri wayini utayinyweye waba warabuze ubwenge. Ororororo. Yicara mushiki ni famille y'abasindi. Abanza. Cheers. Is this sister I know? Ubundi niwe mushiki wawe nari inziriga umusinzi. Reka wari warigize. Nawe zana cana. Fireball. Rebe. Gusudira hano. Mushiki we nawe yica ngo agasicyaka. Kumbe hari abashe. Mubashe harimo wa mukobwa. Umukobwa yabwiye mureke guhiga ibyo bintu muri guhiga umugezi mureke kuhiga. Ari muri ba protectors bamwe bashinzwe kurinda ibintu bitagomba kugaragara. Bahitamo no gukina mu bwato gutyo. Bashinzwe kurinda ibintu bitagomba kugaragara bibaza umugezi ariko Imana ngo niyo yawushikiremo muntu ndetse yifashisha n'abandi bitwa ba protectors ngo barinde uwo mugezi. Kugira ngo ikiremwa muntu kitazigera cyubona. Umukobwa yazanye natimuye. Aba ni abarinzi. Ni abarinzi b'igihango. Nibyo mukabati hano. Agasanduku yakuyemo. Filime. Zari cyayi. Kumbe babinjiranye n'imbunda. Hari ibintu bitagomba kubonwa. Rebe. Box kamaze imyaka irenga 100. Bari gushaka igishushanyo nimba kirimo. Cyitwa ngo ni isura ya Yesu cyangwa se umutwe wa Yesu. Barakibonye hano kirahambiriye. Umusore bizirika nanjye tumweho. Soma wayine maze imyaka irenga 100. Karinge tusha. Muri bindi bintu by'imikufe. Imuye cy'agaciro kanigibe. No. Oya. We're not great robbers. Twe ntabwo twiba byo kwiba tubireke dutware icyatuza. They don't have Bizi byari bifasha ubwato bitangiye gucika intege. Se ubwato bugiye gutangira kujya kuruhama bwa kabiri. Abana baso. Wereke ikashukushura. I don't remember having a helicopter. Ko nibuka tuzana nakashukushuku iyo ivuye. Oya. Hello. Hi. Again. Nanone. Hello again. Bite nanone. Barabazenguruka. What's going on here? Ibice by'imbere hano. I'm hurt. Ndababaye. You've not mentioned- Ntabwo ugeze upresenta mushiki wawe. We've been pretty busy. Natwari duhuze impamvu ntabwo presenta. No. Ki nawe tuzi impamvu ndi hano. I don't know why you're here. Ntabwo uzi impamvu hano kubera iki. Forgive me. Babarire. I'm here for yes. Ndi hano ngo painting. ame ikindi gishushanyo afite. Well, Yeza.
We both know when we've been outgunned. bafite imbunda nyinshi kuturusha namba titangira masasu bumva barazirwanira mu nyubako kajugujugu bari yose we turashwe shicwe hasi barasibya bifashe ubwato hakurya rufa huye mutwe shicwe igishushanyo ruko shicwe bamufata mereza igishushanyo urabizi subiye kubirindira indege bayirashe indege yisikata Give me the painting. mereza icyo gishushanyo Oh, you ntabwo put a nabikora gun to your sister's head? mushiki wawe murase we mu igishushanyo ruko No. ntabwo ari ukubabaza Going to hurt her. ndamubabaza mu igishushanyo utekerejeho mushiki bamufatiye imbunda mereza igishushanyo kanekereze utekereza ibiki se wamuha igishushanyo tandasura mushiki ndi gutekereza nti ruko natekerezaga dore ukundi tubikemura ubwato bunyeganye yesu yahita mwije karanzura bahita bacaho maze arabakubita maze arabagarura imiraba irabagarura inyanja nimba hari umwanzi wa mbere niyo nta muntu ujya uyikiniramo nta muntu ujya ukinisha amazi y'inyanja niyo mujya gukinira muri pisine muri kirimo n'amafoto inyanja ntabwo ari mwene wanyu no mu kivuya wahakinira ariko nta muntu ukinira mu nyanja ubwato buri kurohama nanone ubwato buri kurohama bwa kabiri yaje gutabara umusaza we ibigozi byamufashe babyita ibintu by'ibigozi biramuze ibintu kandi n'iby'igutya bikwica ikibi cy'amazi ntabwo arenze iminota 3 utarapfa bibaye byinshi yo ubundi ni umwe na bavayo simara bagira ngo mwige koga waza ukungana ureshya utazi koga njye nitinyira amazi umunsi uzisanga muri iyi situation yo bicubitse mu bwato gutyo yo igishushanyo barakiza sinabwiye ngo hano hantu hazajya adventure atari I'm alive. That's what you mean? ndi muzima niba aricyo ushaka kuvuga icyo kibazo nkwarakaye bavayo Success? byaciyemo cyane umukire dore umukenguye We got it. akira umukire dore gukeza abakire ariko umukobwa ese kama we tumeranye neza Of course we're not good. ntabwo tumeranye neza She wasn't gonna kill you. ntabwo ari kukwica wana No. Because if she killed you, ubizi you ute wouldn't have the painting. ntabwo ari kukwica kandi iyo ufite igishushanyo kandi agishaka With my life. ubega washyize mu kangaratete ubuzima bwanjye It was a calculation. ntabwo ari ukubishyira mu kangaratete yari imibare nari ndi kumubara She seemed upset, right? yarakaye sibyo Who? inde mukire imbere kuyishanya twa Yesu umuhanga So, how's the adventure going? none se biri kugenda bito mwagiye mama For me. ubufumbuzi bwanyu bimeze bute Pretty boring. biri kugenda neza Watch it, mister. What? Boring can be cool. mama Thomas Dad needs to talk to you. papa arashaka kuvugisha Say hi to Uncle Luke for me. unsurize uncle Luka I need to take Thomas for a bit. ndagira ngo umwana umusubira inyuma umugabo yaramwimye umwana none yemeye kumuha Hello. igihe kingana iki And for quite a long time. guhera ejo waza ugafata umwana Signed a new contract. nabonye akazi gashya mu Buyapani Serious. But I repeat, for how long? usubira muzamara igihe kingana iki For about a year. hafi umwaka I'm consulting for Carver Enterprises in Kava Enterprises muri Tokyo ngiye kwikorera consultance nabonye akazi kugira ngo byumve neza wa mukire turi kumwe mu bwato turi gushaka umugezi w'ubugingo cyangwa se umugezi w'ubuto niwe witwa Kava ngo nabonye akazi ko muri Kava Enterprises muri Tokyo Owen Carver? wowe ni Kava How do you know? umuzi gute Never mind. nako tujye tubika Guess I'll take him. sawa umwana ejo ndaza kumufata umukire yahise amukorera deal Sounds like good news. ndumva amakuru meza Still not talking to you. Are you still mad? rwose nshaka kuvugisha Genia. ucyandakare kuri ibyabaye muri ya nyanja Rusitania What's going Oh, on? don't do that. Don't do what? Don't give me the value of the journey speech as an excuse. bitangira kumbwira ngo urugendo ni sawa kurusha Head. She's fiery, isn't she? kare gakobwa ni akarakari The protectors. ni umwe muri babandi bitwa ngo ni ba protectors bashinzwe kurinda Do you mean that weird ese discomfort? ko weho nawe uri kumuvuga uriya mukobwa bimeze nk'aho ari umuntu mukundana ariko mugahora mu mahane Attraction. urashaka kuvuga ko uriya mukobwa mukurura She's a uriya trap. mukobwa ahubwo yaransariye There's a reason. hari impamvu Well, ukiri singa utagira she Well, hot death called kettle black. kunseka kwawe rero ni nkuko arya bakita gute kimwe batekamo iyi nkono imwe batekamo ni urujyo ni iki cya kindi batekamo ati kunseka kwawe bimeze nka kwa kundi ikimuga cyasetse urujyo You know what? Let's just focus on the positives. Sounds like you got your son back. Mazel tov. Come on. umwana wawe wamubonye byakemutse natwe igishushanyo twakibonye baza hano So where are we? twari turi rero Have all the pieces of the path. ubu noneho dufite ibishushanyo byose uko ari bitandatu Without context, could literally be any place on Earth. Vanderbilt's Rembrandt revealed the letter V, so we have. igishushanyo cya nyuma twabonye cyari kiriho inyuguti ya fi Well, tell us where to start. reka turebe aho duhera The names of cities from 500. twagerageje guhuza amazina y'imijyi yose baho iryo zina turaribura Place, maybe there- bahuje inyuguti zose ziri kuri bya bishushanyo babonamo izina ry'umujyi urimo uwo mugezi Let's try celestial navigation. reka tugerageze no gushakira mu kirere Matches up to any. turebe nimba hari aho byahurira rebe hano hari inyuguti ya vc bahuza za nyuguti barazihuza bahuza inyuguti zose bari nimba ari ijambo ryavamo ry'umujyi cyangwa rya location y'ahantu runaka bamenye ko uwo mugezi ari uri ni bya bishushanyo bitandatu buri gishushanyo bagiye bakora inyuguti yari cyanditse inyuma Anything remotely close. nta kintu kimwe ndi kubona pe Sex et unum is in Latin. It's sex eternum ni ijambo ry'ikilatini written on every painting. kandi ryanditse kuri buri gishushanyo cyose muri ibyo bishushanyo bitandatu dufite sex eternum twamenye ko bivuga ngo gatandatu na rimwe In Latin, V is double. mu kilatini v bagisoma w cyangwa se wa Nice. Okay. okay Perfect. mbega hari v basimbuze w Switch the B for a W. I'm ready. ahari v twandike wa turebe ijambo ryavamo You feeling all right? urumva umeze neza bose Bad days. hari iminsi myiza n'imibi bose arwaye kanseri yishyuye bano bantu kugira ngo bamufashe guhiga uwo mugezi ahari hari ijambo ryitwa wicked kubera umukobwa wabwiye ati mu kilatini bayisomamo wa ubwo leta biba wicked Wicked. The paintings were completed in the early 1600s, and who was on the English throne in the ati iki gishushanyo bino bishushanyo byose byahishwe binavumburwa cyangwa se bishushanywa mu 1950 mu 1600 mu mbabarire ninde wari uri ku ntebe y'ubwami mu Bwongereza umve mushiki we early 1600s? King James. King James umwami James One. And Wicked. Oh, gatandatu rimwe The Wicked and Bible. wicked hari bibiliya yitwa ngo ni wicked by the wicked bible bibiliya ngo there she is. mushiki wanjye ndakwemera 6 and 1 is a reference to King. gatandatu
na rimwe biba bishatse kuvuga umwami King James wayoboye Ubwongereza mu 1600. James. He was the sixth James to be king of Scotland and ndetse ni nawe mwami wa gatandatu wayoboye ubwami bwa Scotland, the first James to be king of England. ndetse akaba ari nawe mwami wa mbere wayoboye Ubwongereza. Mbega King James ngo umwami impamvu bihura n'umubare twahoze tubona ngo 6 nuko umwami bita King James mu 1600 nako mbari mu 1600 niwe mwami wa mbere umwami wa gatandatu wayoboye Scotland, icyarimwe ahitaba nawe mwami wa mbere wayoboye England. Both at the same time, so he is 6. Niyo mpamvu mwita ngo 6 It was called the King James Bible because he was the one who commissioned it. ndetse niyo mpamvu hari Bibiliya bita ngo ni Bibiliya ya verisiyo ya King James kubera ko uno mugabo ari we muntu wategetse ko iyo Bibiliya yandikwa. And his lesser known evil twin is the Wicked Bible. ndetse iyo Bibiliya mwese muzi nka King James igira indi Bibiliya y'impanga yayo yiswe ngo ni The Wicked Bible cyangwa se Bibiliya ya Sekibi cyangwa se Bibiliya mbi. Okay. In Bibiliya ntabwo 1931, an edition was printed. mu mwaka w'1631 The Bible with a mistake. banditse Bibiliya ku itegeko ry'umwami King James yaravuze ngo musohore Bibiliya. Basohoye Bibiliya isohoka harimo amakosa. It had an unusual anomaly in the commandment. ati muri ya mategeko y'Imana 10 iyo Bibiliya ya mbere basohoye barabirebye basanga mu mategeko 10 y'Imana hari ahantu bibeshye mu myandikire bandikamo ikosa. The word not was omitted from thou shalt not commit adultery. mbega rya tegeko ry'Imana rivuga ubusanzwe muri Bibiliya ngo ntugasambane, bo basohoye Bibiliya The verse instead read, Thou shalt commit adultery. Bibiliya noneho iyo bari banditse mu ikosa bibeshye Bibiliya twita ngo ni Bibiliya mbi bari banditsemo ijambo rivuga kuri rya tegeko rivuga ngo ntugasambane mbari rya gatandatu simbyibuka ariko numva ari hafaho ngo muri iryo tegeko yanditsemo ngo muzasambane. uri kumva Bibiliya ariko Bibiliya ya mbere King James ngo yategetse ko isohoka mu 1631 iyo Bibiliya ya mbere babanje kuprintinga yari irimo ikosa ku itegeko ribuza abantu ngo ntimuzasambane, bo bari biyandikiyemo ahubwo ngo muzasambane. And that's why it's known as the Wicked Bible. niyo mpamvu iyo Bibiliya bayita ngo niyo Bibiliya mbi cyangwa se Bibiliya Sekibi. but what if it wasn't a mistake? ariko se bibaye bitari ikosa, What if it was a deliberate way to mark specific biramutse bibaye hari impamvu iyo Bibiliya igihari, understanding the path? iyo Bibiliya ikaba ariyo ishobora kuba yadufasha kumenya inzira yo kumenya aho uwo mugezi uri. Sometimes it's painfully obvious that we're rimwe na really... rimwe birambabaza ko bigaragara ko tuvukana wa mukobwa kuko twese dufite ubwenge ukuntu gitangiye kumwipanga hakaze. Well, most of them are destroyed. iyo Bibiliya turayikora izo Bibiliya zose barazirimbuye izo ngizo zari zirimo amakosa situzi nimba hari isigaye mbega bari baprintinze Bibiliya zirimo harimo ikosa rimwe rivuga ngo muzasambane no kuvuga ngo mugasambane zose barazirimbuye iyo Bibiliya barayikurahe gishobora kuba yabafasha kuba bagera ku nzira. Not all destroyed. ntago zose zarimbuwe. I think I might know where one is. ndakeka nzaniyo Bibiliya y'ikosa imwe iri akiri aho barabinjiranye amaboko aho tuyareba I can see him. amaboko aho uyareba You two, other side of the table. we mujya kurya Charlotte Purdue, Charlotte Purdue wrongfully accused. ushinjwa beshyerwa twambwiye Abbas? Detective Abbas If I knew Interpol where he was, wivugisha first to know. ngo menyana umusaza wanjye ari wa mbere mu kwa kubwira Nah, no need to introduce we yourself. namavuye kunyibwira I've been following you all for the maze past. umwaka n'igice nguhiga I know more about you than you know about each other. uziho byinshi kurusha abantu bakuzi bari hano bose. Luke Luke and Charlotte Purdue, na Charlotte Purdue children of the esteemed abana archaeologist ba Harrison, archaeologist Harris Purdue his old teams here, n'ikipe yakoranaga nayo yose papa wanyu muracyari kumwe nayo notable addition, Owen Carver, ndetse muri kumwe n'umukino Owen Carver somehow turn your father's prestige gute ibigwi bya papa wanyu byari byiza mushaka kubyangiza international criminal mukabihindura Interpolize y'abagizi ba nabi 6 priceless masterpieces. mwibye ibintu bidafite agaciro kabarika kari hejuru cyane n'ibishushanyo 6 mubikuye ku migabane ine y'isi. We now find ourselves with the thieves and none ubu painting ibisambo turabifashe all under one roof. n'ibyo bishushanyo turabifata icyarimwe. El Greco, El Greco, the De Velasquez, the Vilden, De Videns, Rubens. Rubens, Oh, look, Charlotte. Charlotte, Another Indi Rembrandt. And somewhere around here hano hafi y'urugo is a Caravaggio. hari igishushanyo kimwe cya Caravaggio abahise babinjirana polisi bayinjirana iyo filime. Kakagabo mwese mupfukame kakagabo twatangiye yibi akavuga ngo karashaka igishushanyo cya boss we yibiye muri Thailand. You too, Mr. Policeman. Mr. Policeman nawe pfukama. I'm not happy, look. Luka ntabwo wishimye You make me come long way to find. watumye mfata inzira ndende cyo kukureba I'm trying to find you. nanjye maze igihe gushaka You gotta pick up your phone. ariko ntabwo yitaba telefone iki kigo cyari kibye umuntu none kiri kumubwira ukuntu cyari cyaramuze kuri telefone kandi aricyo cyamwibye All my boss is painting. w'ibyishushanyo cya boss wanjye Very bad. none byangaragaje nabi You're for chop chop. waransebeje You think I'm dumb? ushaka ko ndi ikigoryi ariko ibyo bihita bituma ikigoryi ahubwo I'm not dumb. sindi ikigoryi tumunyabwenge I follow him. nakagabo kagufi tukaba tugufi Mr. Interpol. uyu mupolisi Boss man. Mr. mpuzamahanga polisi mpuzamahanga basigiye gukurikirana Very clever. ni umuhanga But he's not so clever to know. ariko ntabwo ari umuhanga kuko niyamenye kuko yaguhigaga nanjye namugendaga inyuma And your painting's right there. dore n'igishushanyo nakwibye ngikiri Oh, and you can take it. gifata ukijyana Still at me. I can make you. ikindi nanagukiza How you that if you did? wangiza gute ngiye kukwica You would work so hard, but your skill and your... ufite ubwenge kuba wangezeho Take a look around. ukwiye kubihemberwa niba hose Things in here. hari ibindi bishushanyo bigera muri 5 nabiguha They're mine anyway. n'ubundi ubu nibyanjye gukora igifite imbunda ntabwo bimaye hari ikindi kimwe kidahari Caravaggio. cya Caravaggio kirenze And that is the big, icyo rero shining cherry. icyo cyo kirarenze kiranahenze kurusha ibi byose ubiteranije So you let these four go. bano bane turi kumwe bayike bagende icyo gishushanyo cya 5 giguhe arabireba Okay. okay You four. mwebwe bane musohoke mugende Luka wisara genda genda mushikiwe kipe yose aribye ngigende na wa mukire yivumburiye wamuhaye akazi umukire yivumburiye bita mwita ndi harya uriya mukire we uyu usohotse nyuma mukire wabahaye akazi ati mwe munshakira amazi y'ubugingo niho Where is it? kiri hehe ibyo nabyo kanze nyikwereke igishushanyo cya Caravaggio niyo gishushanyije kiri hano no guri kirebye Here. zano zamura radio fayine aracanga subiranamo do subiranamo sasu ni film do fande do ari hasi yarabateranije ayitacaho bucece mu gace ndimano cyuzabara zange mu gatsata do twagiye bano basigaye basubiranamo barasana polisi n'amabandi byose beze sawa ni Interpol yaje no gufungura n'amabandi yarubatse ku mazi yibera ku mazi kikikike nta n'urwabo na transport n'ukuntu bakurikira baramuyobye n'umupolisi bimeze bite bifime baragiye kugenda ko barahubutse bagiye gushaka Bibiliya kumbe yarebye hano nawe yarabibonye ya Bibiliya iri mu mashini Bibiliya irimo ngo amakosa
biriya bakoze amakosa bakandikamo ku itegeko bivuga ati ntuzasambane, banditsemo ngo uzasambane. Iyo biriya bari gukeka ko ari irimo inzira ishobora kubageza kuri wa mugezi w'amazi y'ubugingo. Yo, hano wari waje n'umugabo tutazi, abona amazi ari mu kirahure, amazi ari kwaka. Bebe, fata amazi kumbe niruka. Ukabonye akarahuri k'amazi, aya ni amazi y'ubugingo. Rikanyanywe. Arayanywa. Ruka. Agiye kubona mushiki we n'umwana we, ruka abona bari kugenda basaza. Wiyanywa nibyo yarose. Yahise yamena. Amazi yagiye kubona mushiki we n'umwana we bari kugenda basaza, ahita yamena. Ruka. Inywa indakira. Ndimuteye. You realize you're still talking in your sleep. Ese urabizi ko uryamye uvuga mu nzozi? Keep being told. Ko bahora babimbwira. Ubutabera buri kumiga. My son is now. Kiza cyane nuko mungu wanjye turi kumwe. Wow. Is that two? Umwe tubiri dutatu. Just getting started. Kandi uri gitangira. We finally found that sense of adventure you've been lacking. Urabona ko ibintu natangiye kubikunda. Ibi ni ibintu wanzanye mo nabishaka. Thought my next adventure was going to be raising a family. Numva ko ibyo kujya mu bigiye kuzamura famille yanjye. Trickier than I expected. None bikuncuka bigusha mutwe kurusha mbere. I don't have your situation, but I am sorry about the marriage. Wihangane kubyo rwego rwasenyutse. Change. Turns out. Naretse umugabo wanjye azahinduka. He has all the characters. Ariko imico yarafite nk'iyimbwa ntiyahinduka. So does that mean he could lick his own Except the loyalty. loyalty? Usi hatandukanye n'imbwa nuko imbwa yubaha abasebuje. Mbega imbwa niyo kwizerwa n'umuvandimwe utaguye mu kire. Look at her now, back in the saddle. Niba twicariye turi kunywa ka champagne. You knew I was going to get in that car. Sure. Wari ubizi kiriya modoka nuza nzayicara. I know you. Ndakuzi. Kuva turi abana. Iyo uvuga ngo huyange ibyo bintu sinshaka kubijyamo. Byabaga bivuze ngo yego urashaka kubijyamo. Let me help you help. Okay, reka ngufashe kumfasha. Was that 3 glasses or 3 bottles? Ese wanywa ibirahuri bitatu cyangwa amacupa atatu? Okay. Okay. What do you think you're going to get from this fountain? Ese uwo mugezi urakeka uzawukuramo iki? Ntacyo. That recognition. Papa, deserves it. kwibukwa. It's disappointed, but I will. After what he achieved, Nyuma y'ibyo yagezeho. was it to him? In our family, Isi yose muri mideli ryo kumuha icyubahiro ndetse n'umuryango wacu ko twagiye tuvumbura ibintu birenze. He doesn't need reverence because he's dead. Papa wacu nagakeneye guhabwa agaciro ko n'undi yapfuye. Saying is, you need reverence. Ahubwo ukeneye guhabwa ako gaciro ngo nk'umuntu wavumbuye umugezi w'ubugingo. I know you better than you. Ndakuzi kurusha uko wize uri gushaka izina ryawe. Excuse me, can we have the bottle, please? Thanks. Sigira igicupa hano. thank you. No, I Baby, don't. Just warming up. shaka ko wari The gutangira. adventure? Let me enjoy the adventure. Siwanzanye muri adventure reka rero nyinezerwemo nayisindemo nkwereke. Tugeze ahitwa Austria, mu murwa mukuru Vienna. Kature. Kumbe hakuri no muri Austria. Yo, baparitse hano. Leaving him. Oh, he's fine. He's with a billionaire. Umwana se ko tumusize ari kumwe n'umukire utunze za miliyari. Murphy, stay out here. Urasigara hano hanze? Take these. Kira tuno. Your ears will stay. Dushyire mu gutwi turaza kuba dukominikana. Mr. Perdue, I assume. Mr. Perdue, I am the head of the rare books ni department. njye ukuriye ibitabo bidasangwa ahandi biba bihishe departement yabyo. Quite generous. Mr. Kava yabasabye ko mwaza mukajya gusoma ibyo bitabo. On Picasso's pre-cubist. Ibyo wanditse kuri Picasso wa mugore we nawe birarenze. Thank you. Uri umuhanga murakoze. Baramuzi. Yeah, so would you like to follow me? Mungurikire tujye kumwereka bimwe mu bitabo utasanga hano. Assassin. We mushaka abapolisi baza muhagarike ba mafia na monkeypox Angina. na angine na Ebola niza muhagarike. Ibigoryi. Restaurant in Vienna. Iyi ni restaurant ya mbere muri Vienna. Great care. Turaza kubitaho. Now leave you in peace, but before I go, may I say Mbere yuko ngenda nabaza hari icyo mwamukeneye? donations to the library. Reka tubanze tugushimire kuko impano watanze kuri iriya somero. Well, I will relay the sentiment. Auf Wiedersehen. Ahita basezera mu kinya Austria. Cyo uyu mugabo ngo yagiye atanga impano kuri iriya somero. You want a drink? Shaka icyo kunywa Or do you want... cyangwa shaka icyo kunywa kidasembuye. No, I'm fine for the moment. Muri kano kanya meze neza. Ni wa mwana Thomas. I hear you're some sort of musical... Barambwiye uri umuhanga mu by'umuziki. Nanjye kuba bambwira. I get the feeling you're not one for small talk. Ariko biga ko utuganiro duciriritse. Nawe niko nkeka. Twa tuganiro nyine tw'abana two. You're rich. Mama yavuze ko uri umukire. By price? Hari ikibazo ngubashije? The floor is yours. Ikibuga ni icyawe mbaza. Are you? Uri umukire bingana iki? Extremely rich. Ndi umukire biteye isoni. The B? Ku buryo si ba bantu batangizwa n'inyuguti ya B ba biliyoniya. Mbega batunze za miliyari. Yes, it does. Yego. Do you have a boat? Ufite ubwato? Yes, I do. Yego ndagufite. How big? Bungana iki? 120 Metero ijana na makumyabiri. Airplane? Ufite indege? It's on my plane, and I have... Iriya twajemo ni iyanjye nifite n'indi ya kabiri. Necessarily. Birarenze. Planes. Hari indege. And then there are... Hakaba n'ibidege binini cyane. We're on the baby. Twari turi mu gatoya buriya. It's my turn. Nanjye reka ngubaze. Uretse You did say the floor was mine. wavuze ko ikibuga ari cyanjye ngo nkubaze. Are you satisfied? Uranyuzwe. Kumbwira ngo urakize ariko uranyuzwe. Waranyuzwe. Mugabo yaracyo. No. Uya ntabwo uranyuzwe. Mugabo yarumiwe. Did you set me up? Nagategwa waneze. That was good. Umwana urarenze. Roll on. Urabizi? Two glasses. Sasa ibirahuri bibiri bya champagne cyane n'igikuru tunywe champagne n'ubundi dusinde ndumva ari igikuru. Umugabo yumvise ibitekerezo by'umwana ahita asaba ibirahuri bibiri bya champagne bari binjiye mu isomero. Ifite ahantu basanga ibitabo utasanga mu yandi masomero. Bya bitabo bya kera hano usanga library zina ntimusoma n'uturibrary dutonya mwisomera amacupa n'amaninja. The collection is Sinzi ikibazo mufite sinzi umuntu wabaruze. Babinjije mu gikaro n'abantu babinjije ariko ibanga rikomeye. Igikabo. to see this. The Wicked Bible is our crown jewel. Iyo Wicked Bible Are you ni umuringa wacu wambaye cyane tubika ahantu hadasanzwe. Ni Bibiliya babanje gusohora bwa mbere izamo ikosa itegeko rya gatandatu kuvuga ngo nimugasambane rikaza rivuga ngo muzasambane. Baje hano. Iyo Bibiliya. In fact, it is not the only thing. There is another misprint in Deuteronomy 5. Umva iyi Bibiliya rero buriya ntabwo ikosa riri hariya gusa avuga ku mategeko y'Imana ahubwo iyi Bibiliya ngo bayiprintinga no mu gutegeka kwa 2:5 nabwo ngo bibeshye bashyiramo ikosa. The Lord our God hath shown glory and his great ass. Nyagasani umva irindi kosa riri muri Bibiliya batari bazi. Bari babonye rya kosa riri muri Bibiliya rivuga ku mategeko y'Imana ariko ngo nanone ngo mu gutegeka kwa 2 mu wa 5 ngo iyi Bibiliya ya mbere yari irimo amakosa ngo hari handitse ngo icyubahiro ngo kibe ng'icy'umwami wacu ngo Imana yacu ngo yatweretse ngo ikuzo ryayo ngo itwereka n'agatafari kayo k'igitangaza Yesu Kristo. Wacu n'icyo nikosa riri muri Bibiliya batari bazi. Looking forward to seeing Reka twizere ko amakosa yose turibuze kuyareba turibuze kuyasoma baba Bibiliya muyisomera hano mu birahure gutyo baje kureba rya kosa rya mbere riri mu rivuga ati muzasambane icyo nikosa rya mbere bakiraho kwisomera hariya paritse jado bebe
wa mukobwa muri ba protectors n'abarinzi bashinzwe kurinda bya bintu ngo ntihazagira umuntu ubigeraho. Hari ibintu kiremwa muri Imana yabihishe. Ishyiraho n'abitwa ba protectors kugira ngo bajye babirinda. Umva hano tuje nk'abakerarugendo ntabwo tuje nk'abarakari bahita binjira. Umva baraje. Umve. Binjira. Bebe, mukobwa. Jean. Isomero. Bebe. Nagenge yazanye n'abantu benshi. Sheri wawe hano n'abasirikare benshi cyane. Biragoye. Ibiki bigoye kubyanga kitwa no mugutwe. Leave what to you. Bideke. Direct me to the little boy's room. Umva ngere kubwirero bw'abahungu. Turi mu isomero rinini shawo. Nothing yet. Sure he's here. Oh, he'll be here. Azasenye utubari babubakire. Amasomero muzajya musomeramo ibitabo barika ibintu byo kububakira utubari kabisa. Mukobwa ari hano. Mbere wakinguye hano kivayo. Kiza cyububa aza yuba abatuzi bari. Bebe. Yaramure. Yandaya y'ingomiri he. Oh, that was easy. Ngo iki? Kimototsa cyo. Ngo yandaya y'umugomiri he. Kumbe yaramuri inyuma. Bebe. Baje. You made it. Asha wabikoze kabisa. Looking for a book? Uri gushaka igitabo? You know they're all in German. Ibyo bitabo byose biri mu Kidage. Ngira icyo nasoma. Nietzsche. Nicyo gitabo wasoma. Happy endings there. Ni igitabo cyagira It's neza. like being abandoned in a sinking ship. Ni igitabo cy'umuntu bataye mu bwato ngaruhamiremo wenyine sha. Nanjye ejo bundi mwaransize ngo duhame mu bwato. You know I didn't mean to say I'm sorry about that. But Nietzsche said, Icyo gitabo ariko cyitwa Nietzsche. That what doesn't kill. Sicyo cyanditsemo ngo kitakwishe. Oh, that makes you Gituma more angry. urakara cyane. Cyari kigiye cyaramutaye ngapfe. Kobwa arabanza afungura hano. Gaki. Bebe. Afata furari ye. Kobwa kwa imbunda. Mfite icyuma n'imbunda. Hitamo. I have a scarf. Ngiye mfite furari. But I'll give you. Kigwa amahirwe yo kurwana nawe ariko ndebe nimba wankubita. Yewe. Nambara. Bano bari hano gusoma Bibiliya ariko bumva mutwe itumanaho. Mutwe. Kivuga ngo mushiki wanjye atekereza ko tekereza ibiki. Kobwa. Kirano nirwanye. Utangwisha. Abarire. Protectors. Icyo tsinda vamo. Shinzwe kurinda iby'Imana yishikirwa muntu. Ari ibintu kiramo kitagomba kumenya nk'umugezi utuma udasaza ngupfe. I think your sister's right. Umwana wanjye nawe nushoboka ariko mushiki wanjye yavuze yego. Karamuzinga. Ari gobotora. Uretse. Asi. Acho. Sasu. Unana umugozi. Stop making this. Ekiraho gukomeza ibintu. I'm gonna have to Bitise ndakwica. Wiki? Wikwigira ngo ndashaka kunyica n'ubundi. Mukanya rero nshobye icyuma. slow you down. Hari kugukereza. Okay. Well, I apologize. Mbabarire. Because I clearly missed it. Nakumvishije nabi basi. Friends? Tubi inshuti. Stop. Karamuniga. Akanagira hano. Karamuniga. What you looking for? Ntabwo uzi ibyo uri gushaka. Arakazirika. Arakirenza. Arakanaganika. All right. Bebe. Think about us a minute. Ndakeka bino biranyongerera umwanya. Aruwamanura. Bebe. Bano bari hanze. Okay, they've covered all the exits. Inzira zose zisohoka bazizengurutse ntabwo muri bona umusohokera. Enjoy. Inji. Enjoy. Mbese biti. Enjoy. Nta kintu kiraba. Is this morning? Yabaje. Dukoreshe plan B. B. Plan B. Upangu wa mbere bakoresha plan B. Nta kintu muri kumva. Nta kintu muri kumva. Bari humuriza. You saw that? Kintu muri kumva. Je ntabyo numva. Numukuru ukora. Uyarahumeka. Nta kintu muri kumva. Oh God, that smells like smoke. Mbese nk'ari umwotsi hano hahi. Nanjye ndi kumva. I don't smell Nta mwotsi ndi kumva hano. Breathe in deep. Funga amaso uhumeke. Ajye uhumeka baramupiriza ahita ahumeka wa mwuka arasinzira. Mushiki wari umirwa. Umukobwa ukora mu isomero. We can't do this here. It'll take. Hano ntabwo twakomeza kuwatinda ibiriya tuyibe tuyitware. Bino ntabwo ari gukaza We're kumvikana. supposed to find the thing we need and then leave. Twagomba kureba ibintu dushaka tukagenda. Very nice librarian. Uriya mugore mwiza ukora muri library. She's not dead. Ntagapfuye. What? And now you're gonna steal another None mugiye kwiba. artifact? Ikindi gihangano cyiza cyane. You're in the jungle. Charlotte ntabwo turi muri zo turi mu ishyamba. Public library. Turi muri library wana. The point is, Ikibazo ni what we're doing is unpredictable. ibyo turi gukora hari igihe biduhinduka. Change with it. Twasiga hinduka natwe tugahindukana nayo. That's a good plan B. Buri gihe rero bafite plan B. This is just like it was in the Lucid Bino neza bimeze nk'ibyabaye Rusitania. attacked by a dysfunctional. Ubwo twatakabwa na wa mugore wawe ntazi aho mwahuriye. Implicit gassing a woman. Unaza gufungura hano. Religious literature. Is this right? Look, Umva. it's a very unique, Ibi byabaye hano ni situation idasanzwe. but it's also part of Ariko nabyo biri muri adventure turimo. Ibintu bigize urugendo rwacu. Yes. Ibibazo nk'ibi tubihura nabyo. In jail. Urugendo ruzatuma turangira muri gereza mva mubwire. a lot. Njye nakoze byinshi. Ariko ntabwo yangerageza. Jail. Umva. Stick to your bomb. We guma kuri bombe. It's not a bomb. Bombs for children. Bombe ni iz'abana. It's a controlled directional. Iki ni cya giturika gituritse ahantu cyateganyirijwe kujya. One. Baturitsa. Ubuduha bujyaho. Sike. Ubuduha bujyaho. Leaving the nest. Inyoni ivuye mu cyayi. Badutegerereza imbere. Urebe. Urabizi twagiye mukina bibonye bibaye. Mukobwa yagiye kujya n'uwanga muri ba protectors. Asanga bagiye. Protector. Bibiri hehe barayibye. Yabira barayibye. Kandi abajura bagezweho ntabwo birukana gake. Take you for a spin in the big plane. Ngwino nge nzajya gumunyenga mu ndege nini. Champagne. Mama wari mubwira ko arwaye champagne. Umukire. Now, if you stay close to me, Nunguma hafi. there's absolutely Ntabwo uri buze kugira ubwoba. Scared about. Shira mu modoka baramushimusa umukire. Baramushimusa injira. Umukire baramushimusa. Ba protectors. Rimwe. Go. Umukire ufuna. Umukire tunze za miliyari zari karafuna. probably best not to tell her about the flight. Mama wawe ntunamubwire ko habaye ino ntambara. Nabyo bimuhishe. Uyu mukire ni indwanyi turamubonye. Tumuzi nk'umuntu urwaye urembye ariko burya kubitamo. Turashize. Bano bazamukiye hano mu mujyi hagati. Wagira ngo nta cyabaye. Bebe. Mujyi hagati turi i Burayi. Bahita binjira mu kimodoka cyiza. Yuzuruka. Yo. Nakunino. Happy ending. Praise the Lord. Bajan, mani shimwe byanjye neza.
Uncle Luke thought it'd be fun to crawl through a sewer. numvaga ari byiza ko tunyura munsi mu marigori niho twanyuze. Wiener schnitzel, didn't we? And a bottle of champagne. Twanyweye n'icupa rya champagne. 12%. Champagne ifite 12%. Two guys up. Yana kubisa abagabo babiri turashize. Surprising and impressive. Yo kubisa utangaje burenze. Protectors only wanted me. He was Ba never protectors bashaka ngiye umwana ntabwo bashaka. dramatic as it sounds. Umwana ntabwo ari kubivuga neza ngo nabakubisa ari gukabye. He seems fine. Yeah, Mum, I'm fine. There's Mama, nothing fine about this. nta cyiza kiri muri Your hands. ese ukarabye intoki z'ukuntu muri kunuka banyuze muri rigori zimwe zo hasi Drunk. What are you talking about on 11? Drink? w'inzoga ze ibi polisi yarahageze iyi ni Interpol polisi mpuzamahanga iri guhigura umusore ava hamwe ajya ahandi polisi mpuzamahanga bari kumuhiga We need to find Owen Carver. tugomba gushaka Owen Carver uriya mukire Prison every plane. buri ndege buri modoka buri bwato atunze mukurikirana aho bujya nibwo bari kugendamo Owen Carver niwe bagiye gutangira kugendaho kuri we biraza gutuma bamenya aho bari kugana bimeze bite Bibiliya bayibonye yasohotse bwa mbere irimo amakosa ya King James irimo amagambo mabi baje kuyisoma So, where are we? turi he So we scanned the Bible twice, Bibiliya twasikaninze kabiri but in the gilding on the page, ariko hano kuri page inyuma 1029 digits nabonye imibare igera ku 129 nako igihumbi to 129 7. yikuramo kode zigera muri zirindwi Created, how do you- izo kode zirindwi zatumye kuzisobanukirwa Regardless of language or culture. wagira ngo ni ururimi rw'umucano tutazi imibare irindwi wabonye Tried rotation ciphers. twagerageje guhindura iyo mibare umwana imibare irindwi arazarayibona Ciphers. cyane cyane ireba Nothing works. byaducanze And crack it? umwana ari kumenya iyo kode y'imibare irindwi We will. Are you sure the code's numeric? ese murabizi ko iyo kode muri gushaka ari imibare cyangwa Hang on. ugiye This was a mistake. kuzana byari kosa Viewers, I'm sorry. kubera nakunyushe muri rigori umwana wanjye ntabwo yakomeje kuba Given what's happened, I'm sure you're very frightened. But the ibyabaye biguteye ubwoba ariko umwana ameze neza ni na byiza kuri we kubaho yabiciyemo buryo ko ubuzima bwa nyabwo hardships, and it's like kumenya ibibazo bibaho guhangana akabimenya akiri muto at the end of it. That's the credo I live by. No, it isn't. You've taken what Dad did. wowe wafashe ibyo papa yakoze Did it- urabyangiza I mean, now- ubizana mu isi y'ibyaha About is the prize. wowe icyo witayeho ni igihembo ugeraho nyuma You were obsessed with. ni ikuzo no kwitwa igitangaza What Dad was talking papa ntabwo ari ibyo yatwigishije It almost feels like that's been brewing a bit. I'm not doing this. No, because you live by his ethos every nawe biriya bintu wari ubyishimiye muri iyi minsi Exciting and showy. ibyo ubuzima bwanjye ntabwo ari ukubushishikaje ngo nigaragaze ngo yike oya Yes. bashaka kubonekanya You're not even on it. ntabwo ari kuwishimye ubuzima wari You're in ubayeho the last 5 days and you haven't in the last 5 days. ibyishimo rero ni iminsi itanu tumaranye wowe n'umugabo wawe wari wishimye ubuzima bwawe bubayeho. Have you at a museum? Ukora muri mizi ukagenda ukicara umuntu nkawe You're an exhibit. we ntabwo uri umuntu ukora muri mizi urinda ibiri muri mizi ahubwo uri umuntu ukora ibintu bagashyize muri mizi ati sibwo ubuzima bwawe kugenda ukicara muri mizi urinze ibyo bahazana bakakubye kuba umuntu ahubwo uzana ibyo bashyira muri mizi Looks like we have nothing. bisa nkaho hano ubundi ntacyo dufite kagende Charlotte. Charlotte Thomas twigendere mama uretse akana kagiye gahamagara mama How serious is this? bino bintu bisere bingana iki Not at all. sinzi You keep going, please. komeza Mom. mama Mom. akana kagenda gahamagara nyine Sorry, I know you've had. ndabizi wagize iminsi ikomeye Find us a hotel. I'm gonna get you some. njye gushaka hoteli turye It's not maths. mama biriya bintu bari gushaka ntabwo ari imibare It's not maths. iriya patani babonye ntabwo ari imibare Vic. bubaye ubikira kana ikintu kavumbuye kuri kode y'abanani abantu b'abagabo b'inzobere byabacanze akana kari kuvuga ati ibintu kode bari gushaka nabonye ari ntabwo ari imibare baragarutse Oh. Hello. No, I don't want to hear it. yese cyangwa kumva Sorry. sorry Thomas. These 7 digits aren't numbers. iriya mibare irindwi mwabonye ntabwo ari imibare They're musical notes. ahubwo ni inota z'umuziki ni amanota y'umuziki Well, language there is. umuziki ni rwo rurimi ruhuza isi yose 10-year-old figured that out weird. umwana w'imyaka 11 arabimenye inzobere byaducanze Can you write the notes down? izo note wazandikana amanota y'umuziki arindwi umwana arayandika ayo manota ahita anayacuranga amanota aricuranga iyo yashyizemo muri soft zabugenewe uyazana mafu Play it again, Tom. ongera ucurange uyashyiraho shazamu acuranga Okay, I got iyo it. ndirimbo The ndayimenye song is called Water. iyo ndirimbo bayita amazi mu butayu Nobody knows who wrote it. ni indirimbo ishaje utamenya yanditse Seven wonders of the ni ancient. indirimbo yasingizaga udutangaza turindwi tugize isi Could you show me a map? bya bitangaza birindwi bigize isi nyine Now, c'est merveille du monde the wonders of the world. wihitamo kureba ifoto y'ibitangaza birindwi by'isi byabayeho udutangaza turindwi tw'isi arimo tuzi natwo Lay the baradukurura paintings on top. baraduhuza barebye babona udutangaza turindwi tw'isi ni dutandatu twonyine Six and imwe yonyine niyo idafite icyerekezo iganishaho There's only one ancient wonder left in the world. ndetse nacyo gitangaza cyane gisigaye ku isi piramide ya Gaza cyo gitangaza cyane gisigaye ku isi ibindi byose ntabigihari bahise bamenya aho bagomba gushakira mupakire ibikapu byanyu What do you mean pack your bags? mupakire ibikapu by'iki Oh, we're going to Egypt. tugiye mu Misiri Everything. babonye ibindi utundi dutangaza twose tw'isi dufite ibimenyetso It's a journey, not the mama record. urugendo ngo nirwo rwiza kurusha icyo ubona urangije urugendo cyane kirashaka kujyana cyo muri piramide ngo bagiye kuri piramide Is going anywhere unless there's some kind nta of. hantu tugeze tudafite umutekano Totally agree. Ibyo nanjye ndabyemera Just to reassure you, it's ntugire ikibazo taken care of. icyo kibazo The nagikemura whole team on standby, they can travel with us. mfite ikipe y'abasirikare iri buze gutemberana natwe umwana wawe ndamurinda What am I saying? No. harya ubundi nabifite Security. oya nta hantu tujyanye umutekano waba uhari uyu mugore ngiye yavuze hoya biba bisobanuye yego niko musaza wajya muserereza feri ya mbere ni mu ndege private jet n'umugabo arazifite ku bwinshi ahita bamanuka sasa uyu musore yaryamye ararota aryamye hano yarose ikimaske gikoze muri zahabu akibika nibyo ari kurota yarose undi mugabo uza mwikubita imbere ahita cishene ari kurota bebe nawe ibyo arota ruka You get the opportunity to drink. ese ubonye amahirwe yo kunywa aya mazi yo muri uyu mugezi wayanywa I think you have me confused. ahari wanyitiranyije I'm looking for- nuriya mugabo urwaye uri gushaka ayo mazi nk'umuti njyewe mazi yari wakubwiye ko What nyakeneye do you know about Owen Carver? ese Owen Carver uriya mugabo muzi iki Possible without him. He said bino he ni byagushoboka was tutamufite to get me my son. yavuze ko azashaka abavoka agasubira umuhungu wanjye Then how? ahubwo ahita ashakira akazi umugabo wanjye bamwimurira mu Buyapani You should have consulted me. atanambashije His father. none umwana agiye kumara igihe atabona se You know how he made his money, right? uriya mugabo dusubiye abanyamafaranga yamukije He's like he's afata declaring. kampani z'abandi bantu 1930. akazishuraho intambara bakazigaruriye nk'intambara ya mbere y'isi People change when they're dying. iyo abantu barwaye benda gupfa barahinduka He wants to make amends for his- wabona ashaka kwikosora think he wants to leave yego yakize bitewe n'umururumba nyine kubera n'ubugome bwinshi arakira ariko abona yarahindutse I just hope he's not intending to bottle it and sell it. nizeye ko ayo mazi y'ubukingo adashaka kuyafata akayashyira mu macupa akajya agurisha genda uryame sasa uyu mukobwa yatangiye gukekura tuvera tworoke Vatikani kwa papa You haven't failed. natsinzwe ntabwo uratsindwa kugeza abo batsinze They have the Bible. bafite bibiliya kwa papa i Vatikani bafite bibiliya makuru muzima Unfortunate. icyo birababaje
Do they know what to take from it? ese bazi icyo bagomba kuyikuramo biriya In the 400 years since it's been hashize imyaka never happened. irenga magana ane bibiri ibitse nta muntu wari warayibonye He'll succeed. baraza kubigiraho uriya mugabo namubonye ararenze Let me remind you reka nkwibutse ko that he can't succeed. ntabwo agomba kubigiraho ibyo ashaka uriya mugezi ntabwo agomba kuwugeraho Of your inherited legacy. reka nkwibutse ko wowe n'abo ukomokaho muri abarinzi mugomba kurinda ikiremwa muntu ubwacyo hari impamvu ya mugezi uhishe For thousands of years. hari impamvu ya mugezi wahishe imyaka ibihumbi n'ibihumbagiza That remain that way. bigomba kuguma gutyo uriya mugezi w'ubugingo ntabwo ugomba kuwubona Dangerous. uriya mugezi ni mubi cyane uteye ubwoba To decide for themselves. ikiremwa muntu ntabwo kizi ibyo cyawukoresha They don't know what they're looking for. ese ubundi bazi ibyo bari gushaka Eternal life. ubuzima buhoraho beauty, ubuto health, ubwiza health. ubukungu ubuzima imbaraga I like him. nibyo bigize ubugingo ayo mazi y'ubugingo Salvation. mbega babyita ngo ni agakiza kabo niko bari kwita aya mazi Better than that. ariko hari ibirenze kuri aya mazi batazi cyangwa se uriya mugezi bari gushaka You have chosen to show great restraint, ugomba kubakumira bikomeye ni itegeko but sadly ineffective. ariko ndabona bitari gufasha By the hand of mercy wagerageje kuba ikiganza cy'imbabazi to be the hand of judgment. nicyo gihe kuba ikiganza gica urubanza uzi ushwanya gusa Do you know what this is for? kino uzi icyo gikora nicyo umukobwa bamuhaye bamusabye kutaba ikiganza cy'imbabazi ngabe ikiganza cyo guca urubanza noneho uriya mugezi bari abantu bagomba kuwubona ni umugezi Imana yishikiramo muri imyaka ibihumbi n'ibihumbagiza uwo mugezi w'ubugingo abantu bawunyweye babaye iteka bazarama abatangiye gukeka ngo uriya mukire uriya mugezi awubonye ashobora kuwifashisha kugira ngo awucuruze ashyire mu ducupa Built about 20 bageze kuri piramide ya Giza Pharaohs. iyi piramide yubatswe imyaka ibihumbi bibiri magana atandatu ishize They built them into the pyramid. mbere y'ifuka rya Yesu iyi piramide Knowledge of their time. If they were secret, how do you know they were there? ifite ibyumba by'ibanga niba ibanga se mwabimenye gute ibyo byumba Some scientists use technology called bakoresheje tekinoloji yitwa three-dimensional scan ni of. uburyo basikaninga bakareba indani basangira piramide ya Giza These Well, we have money bags to thank for that. And umukire niwe wamenye amafaranga usanga harimo ibyumba by'ibanga biri muri iriya piramide hasi secret chambers. secret chambers chambers that have never been accessed. ni ibyumba bitarinjirwamo n'uwo wese nitwe ba mbere tugiye kubyinjira muri piramide ya Giza urebe bazanye n'abasirikare bagomba kubarinda Right? bimeze neza When we get there, if we find something, nitugerayo just be careful. tukagira icyo tubona wirinde Are you worried about ese me? uhangayikishijwe nanjye Into the sun god's golden mask. uribuka ya masike ya zahabu y'Imana y'aba inti uko byagenze sinzi uko byagenze That's why Dad didn't take it. ntiwigeze ubaza impamvu papa utigeze ayitwara Searching for it. papa kandi yaramaze ubuzima bwe bwose ari kuyihiga Go that square. I asked. And warabajije se yakubwiye iki journey and the prize. urugendo n'igihembo Some things you can't explain. You can only. papa yarasubije ngo hari ikintu utashobora gusobanura icyo kintu ntukagitware ujye ukireba gusa wigendere wirinde ikintu udashoboye gusobanukirwa ngo niko papa we yababwiraga ubona ubusobanuro bwacyo bwo kurenza ukananirwa kugisobanura ujye ucya experience ukirebe rwose ariko kugitwara ubireke muri ubu buvumbuzi bwabo bakora kugenda bahiga ibintu bya kera umukobwa by'umusore ati icyo kintu kibuke ariko papa yatubwiye ikintu udashoboye gusobanukirwa utazi ibyacyo ujye ukireba wigendere ugashaka kugitwara hari impamvu ibyana nabibwiye ngo filime za Rocky mujye muzireba zibyabananiye kubisobanukirwa uburyo nzikoramo mwigende hari byigeze ibimambi by'ibipirateri ngo bishaka gufungura website ngo bijye bicuruza filime za Rocky ariko bari kubafunga nk'abazireba So please, we could accommodate you. Nobody knows n'abajura these pyramids and Professor Bashara. uyu ni Professor Bishani uri buze kudufasha mu rugendo n'umunyamateka Out here. Keep an eye on this lot. Depo n'amafi mugume hano hanze mukomeze muducunge Westergaard, you set up a perimeter. Westgard namwe musigare murinze hanze Quite sure why they need. uri kukibaza n'ibikapu byinshi cyane Or what's in them. iriya ni ibyabo n'abasirikare bazanye bazanywe na wa mukire Imana yatwihereye dore nguyu mukire twifumburiye 3,000 years until 820 AD. Mind your heads. umunyamateka yatangiye kubasobanurira Abdul Al-Yamam To open them and search for niwe treasure. wavuze ati ibintu byo guhiga ubukungu mubireke nibwo bamenye rino rembo kinjira hano muri iyi piramide kuva icyo gihe The gallery and beyond that, the king guhera icyo gihe chamber. baza kumenya ko hari n'ibyumba by'umwami aricyo kiri hakurya The iriya chamber. Go underneath. twe turashaka kujya munsi y'iyi piramide There is no nta munsi hahari According to our scans, twebwe dukurikije uburyo twasikaninze hari ibyumba by'ibanga duciye hano Professor Rikanga abantu baje gusenya piramide ngo bayimuruke munsi baje gukinira ku mateka ya Misiri Professor against us, if I had a year and a half to go through all the necessary admin and permissions, please. nta mwaka n'igice mfite wo kujya gusaba uruhushya ngo banyemerere gucukura piramide ndi gupfa uranyumva Mr. Carver. Mr. Carver This is complete. bino bintu ntabwo byemewe kuza gukinira ku mateka y'igihugu cyacu Then I- piramide ni ikintu cy'amateka gihambaye nicyo kintu cya nyuma gisigaye Could we get rid of the professor? urabizi Professor umusore hano umugabo yahindutse You cannot do this. ntabwo rero mwabikora hano barareba Professor umusore ntabwo mwabikora hano ahantu hatagatifu He's right. We aravuga ukuri work our way in. There's got to be a trigger or secret. wabona mutangiye gucukura akajya nk'ikintu giturika I can't. sinshobora bacukura A moment ago, you said a year and a half. And now, Kanya gashize. you know. If I give you an hour, it'll wa isaha yahinduka amasaha turn atatu into amasaha atatu yo guhuza utuntu ngo tumenye inzira itwara amazi igatwara ibyumweru step back. I don't want anybody. musubire inyuma sinshaka ko ari umuntu ukomeye umukire ntabwo akibitayeho bamugejeho yashaka kugera hari isoko y'ubugingo amazi y'ubugingo ninsubira mu Misiri ngiye nzayabazana no mazi y'ubugingo siko ngiye gutega nkajyayo Of course. bisi nizigerayo It does have a point. uriya mugabo aravuga ukuri But it's here. Charlotte uriya mugezi uri hano ndi kubyiyumvamo Really matter how we get down there. uburyo turi bugere hasi nicyo It does. ntabwo ari ingenzi I'm telling you, how we get there matters. uburyo bwo kugera kuri uwo mugezi ni ingenzi We've come a long way, all of us. twaturutse kwe See the prize that's waiting on the other side of that wall. nitubona igihembo kidutegereje hakurya English. iki kiganiro murimo ntacyo kibe gisobanuye nitugera ku gihembo nitugera kuri uwo mugezi w'ubugingo ni amazi unywa ukaguma ukungana uri muto ukaba utazigera usaza fresheri zikagenda mbega ukagira itoto nk'iri ryanjye noneho ntuzigera unapfa nta kintu cyakwica kumbe Interpol yahageze polisi mpuzamahanga yahageze Everyone mind. abandi bose basigaye inyuma polisi mpuzamahanga abandi basigara inyuma twe dukomeza imbere rebe kari rebe Look, we just walked in. reba ninde winjiye polisi mpuzamahanga Good afternoon, sir. I'm afraid the pyramid's closed. piramide It's yafunze disappointing. I was really hoping. yababashije ashaka kuyinjiramo Today, I'm afraid. uyu munsi Private file. ariko yari ikirori kiri prive hasimo abatumiwe gusa But I really do need to get in. njye ndashaka kuyinjiramo However, that's going to be a problem. I have a big Praise stick that can clear. mfite inkoni nini yahawe inzira Why do you winjira have a big stick? nanjye mfite inkoni nini To block the way. yaboroka inzira ngo niwinjire niho kuvuga ati mfite ikibunda kinini uyu cyangwa se imbaraga nyinshi zatuma ninjiramo hano abandi bati dufite natwe inkoni nini yatuma utinjiramo hano
Enjoy your tea. ryoherwe n'icyayi n'uwa Interpol itaco We on. turi kuyihe kipe ubundi turi kuri ruhande Wait to see who's winning. reka dutegereze turebe utsinda I can feel a storm. ndikumva ibyago bigiye kuza ari byinshi byinshi cyane ati ibyago ndabibonye bigiye kuza wa Interpol avuze ati mfite inkoni yamfasha guharura inzira nyamara bano binjiye muri piramide bebe piramide ya Giza According to this game, we go straight down. birasa nkaho turi kugomba gukomeza hasi duciye hagati muri iki cyumba barahabona hari icyo bahabonye urebe filime bavayo bebe Gotta be under that. menya umugezi uri hasi y'iki That needs to move. kino dukwiye kugikuraho Lights up. urabizi mucane ni filime bagomba gucana hasi barahariba n'amateka turi muri piramide ya Giza mo hasi And it moves to this plinth. kino kintu tukigezeyo Have to figure out tugomba how to get it over. gushaka uburyo tugikuraho Let's just move it. oya tugikureho ku mbaraga fanda za hano Gentlemen, bagabo pull out your biggest guns. mukuraho imbunda zanyu nini tugiye kwinjira indani muri piramide piramide bagiye kuyirwaniramo hano turi mu Misiri bana bakuraho imbunda bandi nabo begekaho izindi zabo bakubitamo za magazine iyi ni international police bebe bana bashyiramo ukire yabishika ko ngira ngo polisi mpuzamahanga modoka ya polisi mpuzamahanga barayiterura bebe filime barayiteruye faya gikopo ubutayu turi kuri piramide ya Giza hari amazi y'ubugingo mo hasi yayo uko bari kuvuga bebe tumaze fata magazine fandi shyiramo bano barasunika biranga. It's locked in place. The Egyptians were brilliant engineers. Abanyamisiri bari abenjeniyeri b'abahanga ntabwo wakuraho ikintu batabishaka. In a moment to figure it out. Dukeneye akanya ko kumenya ukuntu bafungura iki kintu. Prager tools. Urabizi musa ibikoresho mu kimene. Urebe. Hop. Stop. Hop. Fight. Hop. 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 Yareba. Kumbe n'abashinzwe kurinda amateka bafatanije n'Imana nabo bahageze. Imana yaduhishe uwo mugezi. Abo bafatanije bitwa protectors nabo bahageze. Mugezi wa ntuzigere upfa. The temperature has changed. Umvura mugabo yahindutse. There are guns in their back. Bafite n'imbunda mu bikapu. Babona ko umutekano nyine. Right. He's not Hano hari ikibazo n'umugabo nagace kumva. Uya mugabo yashoye amafaranga menshi gake kuri uyu mugezi. Niyo mpamvu urubona yashishikaye yagaye ngo n'umugezi. Niko gakiza batangira guhonda. We nabwo nakomeza guhonda ibintu hano turi n'aba engineer b'abahanga babikoze. Fossilized basalt. Akana kize hano ibintu kari kubona byenda kumera nk'ibigoma. Explosives? Gazanye ibiturika. We set off explosives down here. Hano ntabwo twaturikira ibintu. You're perfectly safe. Hano ntabwo dutekanye. Iki cyumba kimaze imyaka 5,000 kiriho. Could bring down the whole structure. Inzu yose ishobora kwitwa cyangwa se piramide yose ikatugwaho. Musubira inyuma. Do you think you're in charge of this whole? Yesu cyekere uyoboye operation. Umugabo yahindutse. Umwana yararebye atangira gutera imibare abona ibiri hejuru abona iki hano. Umwana ararebye umwana n'umuhanga. Abona abantu bari gutongana umwana arabareba hari ibyo yabonye hano. Kubitaho. 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 Umwana n'umuhanga bari gutongana umwana kubitano. Cyo kubisa hano ijwi rirazamuka. Kubisa hano. Bose barangana. Umwana acuranga umuhanga. Kubisa hano aracuranga. Curanga. Curanza hano amashusho atangira gukubita mu bintu bimeze nk'ibispeaker biri hejuru bimaze imyaka 5,000 bikozwe n'abenjeniyeri ba Farawo. Munsi ya piramide niho turi. Cyabacanze umwana akomeje kurusha ubwenge kuva kare. Umwana akomeza aracuranga. Umwana aracuranga. Kubitano. Ibijwi bitangira gukubita hejuru. Bashaka kubita mu bintu bimeze nk'ibibafu ariko bya gakondo. Bimaze imyaka 5,000 by'abanyamisiri. Zitangira gutitira. Umwana akomeza aracuranga ubutaka buratitira. Cya kintu cyari cyabaraniye gusurika gitangira kugira gutya. Dore. Umwana acuranga ya manota 7 babonye. Ya manota 7 ubundi nawe yafumbeye umuziki. Dore. Wireba kiriya kintu. Ibintu yaramweretse. Umwana aracuranga. Kuri bya bindi byanyu sinzi ibintu muri gucuranga njya numva abahanzi akavuga ngo dumanze ariko yacuranga ukavuga ati nshaka ukwiye gucurangira abahetsi kabisa. Umwana yacuranze aracuranga. Urebe. Mama sana n'uruntu rumeze narwo nguru kubita inzogera. Urebe umukira yicara arareba. Kubitano bino birazamuka. Kigoma zamatwe zirameneka. Ngoma zamatwe sakur kwavuze hano. Iyo filime. Rusaku rwaravuze. Urebe matwara menetse. Urebe. Habaye iki? Habaye iki? Habaye iki? Ibigo byakozwe n'abenjeniyeri ba Farawo bari badasanzwe. Ikintu bari basunitse bahondaguye kirizamura ubwacu kiriturura ubwacu ibi ni byakozwe n'abayenjeniyeri ba Farawo imyaka 5,000 irashize muri filime turi munsi ya piramide ya Giza bebe fumbi iratumuka umukobwa arangije akoraho hano cya kintu cyari cyananiye abagabo benshi kugisunika agisunikisha akaboko kamwe nabwo nta iforu nyinshi yashyizemo ibi bintu byari byarateguwe bari guhiga amazi y'ubugingo ari amazi y'ubugingo yigeze ukayanywa uhorana itoto ubuzima bwawe bwose butazigera upfa ubaho ubuziraherezo umwana vayo umwana afite ubwenge kuturusha umwana cyakomeje kurusha ubwenge umugabo nawe vayo ni ruko harifungura kiramanuka cyo bahagazeho kiramanuka turashize kiramanuka muraza cyangwa ntago muzi nimba ugiye nanjye ndaza shu ni mushiki we we mugume hano mumenye ko tudakurikiye we guma ushanyagira udukurikira bano bagumana batagiye bakurikira ufite ikintu gikoze kimeze nka esanseri kirabamanura kimeze nka lift ibintu biri kuzamuka byose nicyo gihe ngo tujye ku ruhande ruri gutsindwa uraza wumvisha abanyabwenge ariko bari cyo gihe ngo tujye ku ruhande ruri gutsindwa urutsinda turute bisobanuye iki we film ngeze hano baza kuri bari gutsinda barabakubita urabe Get on that 50. yakuri cyo kibunda sha bano bavuye yarashwe baritoranyirije ngo tujye ku ruhande ruri gutsindwa kumbe ba protectors bashobora n'abashinzwe kurinda You picked the wrong side. wahise mu ruhande rumwe protector fire go cyawe go go cyawe go fire go asi shinzwe kurinda fatanije ngo n'Imana kurinda amazi y'ubugingo
Yo we muzana umuganga umukobwa yinjiye muri piramide indani akomoka mu basekuru bagomba kurinda ibintu nk'ibi ngibi. I saw what you did out there. Nabonye ibyo ukoze hanze. Are we on the same team? Ese turi mu ikipe imwe? Let's hope so. Reka bariko tubyizera. Bari sanseri y'abamanuye gakondo imaze imyaka 5000. Na n'ubu munsi nta muntu uramenya ibintu abanyamisiri bakoze kuko I think maybe you should go first. urabanza imbere niwe mukozi hano. Boss yavuze nyine nawe abakire muradukoloniza. Abakire menya atari abantu we. Bamubanje imbere kandi abanyamisiri bagiraga ibintu birimo imitego utamenye. Barinjira. Ndagira muri filime witonze. Bageze hano. These inscriptions. Hano hari paradoxical. What do you mean? Bisobanuye iki? The blessings that are cursed. Hano handitse ngo ibyo twita umugisha nanone ni umuvumo. Umve. Komeza kuzo. They're demons. Abamarayika na amadayimoni. Salvation mixed with. Agakiza kavanze no gucibwa iteka cyangwa se no kuvumwa. Turashize. Cyita ngo nagakiza ariko kakaba nanone ari nacyo cyo kukurangiza cyangwa se ari cyo cyo gucira iteka. It is he who drinks without thirst. Hahirwa abanywa kuri uwo mugezi badafite inyota. Umve. The thirsty man betrays himself. Kuko abajya kunywa kuri uwo mugezi bafite inyota birangira bigambaniye. Ndagira ngo umve amagambo batangiye gusoma mu nzira bari kugana ku mugezi. Sinzi niba bari bubone. Ngo hahirwa abanywa kuri uwo mugezi badafite inyota. Nta mururumba nanzara. Ngo kuko ngo ufite inyota unyotowe cyane. Ngo ubusanzwe akunze kwigambanira. N'amagambo basomye. It's a dead end. Hano birangirira nta yindi nzira ihari. Like the tree of life. Kino ni igiti cy'ubuzima. Go back to Babylon. Igiti cy'ubuzima gikomoka muri Babyloni bajyaga bavuga ngo hari igiti cy'ubuzima. It represents Wagira neza ngo ni nka map. 4 corners of the world. Inkuta enye zigize isi zizengurutse igiti cy'ubuzima. This is the goddess Nonet. Iki ni ikigirwamanakazi Nonet. And this Iki ngiki is amber. nico bari baraciye ku giti It protects the tree of life. ari nacyo cyarindaga igiti cy'ubuzima. Referred to it as Bacyitaga ngo ni ibuye ryaka. the tree of life cannot grow Bivuze ngo igiti cy'ubuzima ntabwo cyakura without the sun. kidafite izuba. Anagamo hariya bisaba kuba warasomye ufite amasomo uzi ku mateka kugira ngo ibi bintu byose ubashe kuba wasobanukirwa inzira uri guca ku buryo ibyo nabyo bifiteho ubumenyi. Kiriya kirimo cy'abanyamisiri bandikaga kera uzi kugisoma. Ibyo byose bano bana batojwe na papa wabo n'abahanga n'ibintu by'umuryango wabo barabizi ibyo bakora babinjemo indani. Ndagira ngo ni filime witonze bimeze bite ni ku gasobanuyefilms.com. filime nk'izi z'ubwenge uzabigenda uzisanga wishyura 7,000 byawe cyonyine ku kwezi ndetse n'2,000 ku cyumweru. Reka mubwire kode wishyura amafaranga ubundi utuma magana tugufashe buri kwezi ujye ubasha kureba. Kode ni 046 haba hariho kimomo. I think that's it. Ndakeka n'iherezo ye A long way down. hasi hari inzira ndende ariko ni nko muri etaje yarifunga 500. Hano byasaba nk'umutaka kugira ngo umuntu agere hasi. Kumbe bakurikiwe polisi mpuzamahanga n'abashinzwe kurinda uriya mugezi ngo hatagira uwugeraho. Rebe yaje hano icyo yabonye apfa kugikaraga akigikaraga ejo arafunguka. Filime turi munsi rebe izi piramide nazo ngabazungu bari kuzeba bakazitwara nuko batari kubasha kuziterura. Hahise hava amayisikariye yisaboneka. Ibi byose ni tekinoloji umunyamisiri yari afite imyaka irenga 5,000 ishize na n'uyu munsi yabaye amayobera abazungu batarasobanukirwa natwe ubwacu tutarasobanukirwa ku buryo byageze no kuvuga ati piramide zubatswe n'ibive hejuru ni alien zubatse piramide kuko piramide ni iyobera ritabaho. Thomas Ngoma hafi nikakana bari kumanuka bagana ku mugezi w'ubugingo. Nimba habaho nimba hari We all good, JP? JP umeze neza? No, there's another. Amina gatomira. Fire! Ho! Stop! Ho! Fire! Uritsi! Iroma bamubwiye tugomba kurekera kuboko kw'imbabazi. Fande! Stop! Yawe! Asi! Yo! Urakoze. Rebe. Look what I found. Reba icyo mbonye babonye imigozi yo kumanukiraho. Baje hano hari icyo babonye. Mwana wanjye subira inyuma. Baza hano. Yewe. Rebe hano hari isatura. Turashize. Rebe hari isatuye. Garagara ikintu cy'icyobo n'amayisikariye amanuka. Barareba. Rebe filime. Bavayo baze barebe wagwane. Bamaze igihe bari guhiga umugezi w'ubugingo. Fountain of Youth. Katore. Kirano. Umugezi w'ubuto gahora ari muto. Doesn't look like much. Kubona amazi atari menshi basanze rutuzi duce ninga gakombe kamwe ka mironko plastic. Believe then. There's a power in there beyond any. Hano hari imbaraga zirenze uko twazisobanukirwa. The blessing is the curse. Muri buri kikombe harimo umugisha n'umuvumo. Receive the blessing, you will receive the curse. Niba utiteguye kwakira umugisha uraza kwakira umuvumo. Is advised. Iyo ni inama nyine ugirwa mbere kunywa kuri uyu mugezi. Why don't you take it from here, Luke? Luka komerezaho. Pay for you, right? Aya mazi ko nayawe. Yamwe niwo ukira. Be about that just now. Ibyo gukira kwanjye tubireke umva umukire sasa atangiye kubwira abo bazanye ngo babanze banywe ngo Luka ngo banzwe kuri aya mazi ndebe. Ni umukire. Umusore ubwira ati ni wowe urwaye ariko niwe ukeneye gukira kugira ngo uzabe hiteka. Go on. Komeza ajya kunywa aya mazi. Asking me. Uri kunsaba cyangwa uri kuntegeka? I'm inviting you. Ndi kuguha invitation ndi kugutumira. It's what you want, isn't it? Siko shaka gatora amazi. Going on, Owen. Just for once, Owen. from me, would you mind keeping out? Batawe ubino turi kuganira by'abagabo babivamo. You're not really sick. Ariko ubundi urarwaye koko kuko tumye ngo kanseri y'umwijima cyangwa urabeshya. I'm pretty sick of you. Ahubwo urandambiye. Not dying. Ntabwo urwaye nta nubwo uri gupfa kanseri waratubeshye. Umukire yaratubeshye. We're all dying. Twese n'ubundi tuzapfa riga.
It's just a question of when. Ikibazo twese twibaza ni ryari uno mukire yarabeshye nagarwaye kanseri y'umwijima ngiri kumwica ngasigaje iminsi mike muri mpamvu ari gushaka umugezi w'ubugingo ahubwo mukire akubwira ati n'undi twese turapfa turabazapfa n'ejo wapfa ati rero urumva ko uyu mugezi n'undi twari tuwukeneye yarababeshye bamugirira It's just for you, isn't it? amazi arimo nayawe yanywe ushaka gukira The rat to test the trap. cyangwa se musaza wanjye ushaka kumugira nk'imbeba ngibanze ijya gusuzuma amazi nimba nta mutego urimo ngo umwice we wirinde kuyanywa. Let's not be naive as to the tureke kwigira abana hano. It's the most valuable commodity. Iki nicyo gicuruzwa cya mbere gihenze ku isi hano mazi Charlotte. Are you going or not? Urajya kunywa amazi cyangwa ntabwo ujyayo? Okay. Fata imbunda hano. Let me help you with this. Reka mbigufashe. Whoa. Murasa ku kaboko. Urajya kuyanywa ntujya kuyanywa. Murashe. See, I'm going to win this. Uyu mukino n'icyo butsinde. Ready? Go. Naho ujya kwivura n'ubundi amaraso agushira mu pfe birasaba ujye kunywa mugezi nyine nimba ari ubugingo uragukiza. Kumera abandi bageze hejuru. Abamaze kugera hejuru nabo bari kuvayo. Ni Interpol ndetse n'umwe muri ba protector. Musora amanuka mu mugezi. Harimo utuzi duke. Ngo n'amazi y'ubugingo numvaga ari umugezi munini Nyabugogo. Musore bamurashe. Nta mahitamo n'ubundi afite n'utuzi duke turi hano. Twasomye ngo ahirwa bamwe ko uyu mugezi badafite inyota. Kuko abafite inyota barigambanira. Musore yaje kuri aya mazi n'utuzi duke nk'ibikombe bibiri. Bya mirongo. Plastic musore gukora mu mazi. Ayakoramo ariko afite ubwoba. Aciyakoramo. Aciyakozamo ikiganza amazi yaje ku bwinshi turashize. Gikora mu mazi bita ngo nayo ubugingo amazi aturuka impande zose. Mugezi uragenda uba mwinshi. Aya mazi yawe ngo ntabwo uzongera gupfa. Niyo mpamvu Imana yahishikiremwa muntu. Musore rikanze. Amaraso ari kuva amaraso. Gitonyanga cy'amaraso cyavuye mu mazi. Mazi ahita azamuka mu isangira ahagaze. Mazi y'ubugingo. Imana yarinze irahisha imyaka ibihumbi n'ibihumbagiza. Ishyiraho ni Roma Vatikani ngo bayarinde. Bashabika ba protectors. Amazi atazafite kuwongera kugera mazi y'ubugingo. Mazi y'ubugingo arabanza aramukanda. Mazi y'ubugingo arabanza aramusamura. Uraza kunywa wiwesha ibyunywa. Hari impamvu Imana yarinze ikiremwa muntu mazi. Mazi y'ubugingo arabanza aramusamura. Ibintu byo kunywa ibintu Imana yabahishe. Musoma amazi yaramuzamuye mu kirere amazi y'ubugingo. Amazi amwizanira mu kiganza ngo ayanywe. Ntabwo ujya kuyadaya ngaya yizamura akakwishyira mu biganza ukanywa. Aya ni amazi y'ubugingo ukayanywa. Ndetse amazi ugiye kuyanywa amazi ubanza ukagenda ugasa gutyo uri gusa. Amazi bita ngo ni umugezi w'ubutoro uri mutora ni toto. Utazarinda upfa utazigera uzana umunganyari. Uzahora na fresher. Yarabanje yireba muri aya mazi. Amazi uriza meze nk'indirwamo wirebamo. Abanza yireba mu mazi. Yirebye muri aya mazi. Harireba amazi ngiye kuyanywa amazi akwizanira mu kiganza umusore azamura reka nyanywe n'ubundi sinanyweye bike n'amabyeri twaranyweye za skol mariti turanywa. Arebye hano yarebye mushiki we n'umwana wa mushiki we abona bayise basaza. Yarabarebye abona bayise basaza ako kanya. Yarebye mushiki we n'umwana abona bayise basaza babaye abakecuru kandi bari inkumi n'akana gato. Yararebye amazi nago nayo. Yarebye mushiki we yisaza n'imva baye umukecuru kuri imyaka nk'ijana. Akijya kuba ku mazi y'ubugingo yabonye mushiki we n'umwana abona bayise basaza ako kanya. Umusore yararize amazi nago nayo. Amazi nago napfa kuyanywa. Yaredukira ngera babona. Kundi kubareba mu mazi mwashaje kandi ari ngiye kwinywera. Umusore yikanzemo. Kujya kunywa amazi akabona mushiki we ufite imyaka nka 5 ahise agira imyaka 99 umusore yanze kunywa amazi ya twanyweye za skol mariti twanyweye ibintu byinshi igisebe cyahise gikira cy'umusore we yarakize we abaye bamurasha amazi yarabanje amuvura amazi yaramufumbye reka turebe n'ibintu amazi abimukiza kigabo kimurasa ku mutima kigabo cyamurashe ku mutima kiramutobora kirebe nimba amazi y'ubugingo yagukiza n'umutima bawurashe amazi yagukiza umusore ni muzima bamurashe ku mutima gatatu ariko ni muzima ibaza aya mazi imbaraga afite ibaza imbaraga hari imyenge hari ihoma aya mazi nayo y'ubugingo koko we ya mazi y'ubugingo Imana ngo yaraduhishe abantu bayaguyeho umusore amazi aramuki yirinze kuyanywa ariko amazi aramukijije umukire rumiwe kuki utayanyweye it's all yours sha nacura umukire yose nayawe ngiye nangwa mbere y'umukire Imana yatwihereye umukire nivumburiye ngusuzugure we mbere yawe umukire yose nayawe nanze kugucura niki kigo cyamubwiye burabo nacura abakire reka yose nayawe mukira bunyi imbaraga z'aya mazi gutoba gutayagwa ngiye ubwo noneho mukire yageze ku mazi arabanza za kwibaga kanange n'igitonyanga cy'amaraso nabonye ari byo bikora ariko ukuntu ni kwera mazi kuko wakinagamo mazi arazamuka uyu ni umukire wivumburiye rebe ni umuntu asigaye yivumburira abakire shaho mugashaka rebe mazi azenguruka umukire mazi yakuzengukiye umukire twivumburiye bano bareba maze muzamura mu kirere n'amazi y'ubugingo urebe filime bino bintu kubihagarika umukobwa avayo hand of mercy wagerageje ikiganza cy'imbabazi to be the hand of judgment nicyo kintu ikiganza cyo guca urubanza kino cyo gikora if the wrong person drinks umuntu wanyawe yari amazi key to shut it down habakenera n'urufunguzo kugira ngo ruyafunge will tempt even the strongest of souls aya mazi abasha kureshyarishya n'umuntu wari ufite ubugingo bukomeye kumva wese yayanywa but with that beguilement comes a cruel deception ndetse nanone iyo umuntu agiye kunywa ayo mazi arabanza akishuka ubwe akagira ibitekerezo bitari byo drink that pure energy iyo unywa ayo mazi uwo muntu wanyawe ufite energy zanyazo cyangwa se wa muntu nyine wifite mu mutima mwiza wanyawo must take life from those iyo unywa uriya mugezi aya mazi atwara igitambo cy'umuntu ukunda ndagira ngo umva amagambo umuntu ukunda cyane aya mazi inyiturano yo kuyanywa iyo unywa aya mazi umuntu ukunda kurusha abandi abagomba gupfa
But it's yourself you value the most. ariko iyo wewe wishyira imbere cyane wewe wibanze imbere ndaje ngo ubusobanuro bwatanzwe n'umugabo wifatikana ngiyo waba ufite ubugingo bwa nyabwo ufite naje za nyazo nta mutima mubi nta kintu kibugambiriye uyu mugezi ngo urabanza ukakubwira ngo aya mazi nuyanywa harapfa umuntu ukunda atari iyo wewe wikunda wishyira imbere nta wundi muntu ukunda There will be no interference. nta muntu n'umwe kwivangira pe nta nyiturano ubona Connection. ni wewe utangira kwibona n'izo mbaraga zidasanzwe gusa wowe ubwawe uwo mugezi nta mbabazo kwereka Mankind will be ready to receive what the fountain offers. umunsi umwe Imana yateguye kubundi ikiremwa muntu kizakira ibyiza by'uwo mugezi wo guhoraho iteka Till then, it must be protected. mu gihe rero icyo gihe kitaragera until then it must be protected kugeza icyo gihe kitaragera uwo mugezi ugomba kurindwa ibyo gushaka kugwibira Imana ngo yavuze ngo igihe nikigera mugezi nzawunywesha ikiremwa muntu ariko mpaka icyo gihe kitaragera uwo mugezi ugomba kurindwa mwishaka kuvumba ibyo mwageze gute mwengewe n'Imana mungwibira Imana igihe bigeneye kitaragera bebe hano hari umukire yagiye kumugeza arawuhorobya awukubita shot ahita atangira kwibona hasi isura yimeze nk'iri gusaza umugabo mugezi yarawuhorobeje yawukubise shot nabwo shot abakobwa b'Ikigali mbona bahorobya we umugabo mugezi yawutaye mu refresher yisaza dore gucya uyu mugezi wita umugezi w'ubuto utumuki ukagira fresher ku utazigera unapfa utazigera unasaza ariko ngo nuko umugabo yaragiye aracya ibara none ndabafite umugabo kukanya atangira gusaza ahita agira imyaka 200 mu munota umwe imyaka 500 mu munota umwe imyaka 1000 mu munota umwe umugabo yaragiye arasaza umugezi uramukabura hano hari agakosho twinjira wahirwa ababuye umugezi nta nyota bafite iyo ugiye kuba umugezi ufite inyota ngo kenshi ukunze kwigambanira umugabo yabanje aribona ari gusaza hasi aranga arakomeza aranywa mu gihe umusore yabonye mushiki we umuntu akunda ashobora gupfa yanga kunywa ku mugezi turarwa atangira kwifunga dore ibintu biratangira kwifunga uyarabibona ibintu byose bitangiye kwifunga mereza ikiganza Thomas mereza ikiganza webe musaza yaragiye arasaza bano barazamuka tuzamuke webe Imana yarinze ikiremwa muntu gute burimo mbere Imana yaravuze ngo igihe kizagera ibi byose kabibaha ariko ngo mpaka igihe kitaragera uyu mugezi ukwiye kurindwa Thomas amuka zasikariye zitangiye kwifunga Sikariye zitangiye kwifunga baracyari mu ndace munsi ya piramide sikariye ziri kwifunga guma hafi rebe uyarasigara sikariye zimwifungiraho manuka gutyo subira hasi ndagiye rebe film zamuka gukora siporo rebe ngeze hano nawe arasigara ruka ngwino mushiki yaje gutabara bana bari kwiruka bose atangiye kwifunga iyi piramide yubatswe n'abayenjeniyeri imyaka 5000 bishize ba Farawo urukirenze ntabwo bisanzwe rebe film atangiye kwifunga gace akurino rebe ciao piramide iri kwifunga bimeze bite zamukano shene barayiciye dore cyane hano ni umuntu avuga ngo naragenze ndabona You all in one piece? uri wese wan shana rimwe rigeze neza gutya wowe mwana arahamutse mwana yumi yego rebe Was it everything you wanted? birani buri kimwe washakaga oya Just gusa ni everything. ni buri kimwe If you're not ready for everything, don't drink it. niba utiteguye buri kimwe uriya mugezi ntabwo ugomba kuwunywaho uyu magambo yavuze mu gihe utiteguye buri kimwe uriya mugezi ntabwo ugomba kuwunywa uyu musore ntabwo yiteguye buri kimwe we There are many you can touch and not take. hari byinshi utagomba gukoraho utagomba gutwara ibyo bisobanuye ko I'm impressive. ni igitangaza kuba yakoze muri uriya mugezi ariko nubwo atawutwaye ntawunywe bivuze ngo ni igitangaza yakoze ibintu birenze kuba yageze kuri uriya mugezi abizi ko ari umugezi watuma azabaho uzeherezo ntapfe akanga kunywa yagaragaje ko adasanzwe Everything all right, Abbas? yanje gusuzugura Imana yarinze umugezi abantu hakorino Just another day at the office, really. shawe n'undi munsi muri office twe ni office yacu reka twirirwa turasana We found Owen Carver, the criminal aho ni kava umugezi nabise sinamuguhaye wari inyuma y'ibyaha byose ya ku rundi ruhande nakoroheresha akazi So, does the chase none se urakomeza uduhige Am I still hunting you down? urakomeza uyiga ubutunzi nzakomeza nguhiga bizaterwa nawe Things mustn't be found. hari ibintu bitagomba kugaragara ufite liste y'ibindi bintu ugomba guhiga Good ideas. mfite ibitekerezo bike It doesn't mean more work for me. nizere ko bitasanzana mu kazi kuguhiga Goodbye, Luke. urabihuruka Thanks for not killing me. wakoze nawe kutanyica nuko igihe kitaragera iki nikigera nongera gufata bagiye guhiga ibintu turinda nzakurasa uyu mukobwa muri ba protectors Any reason to chase you? I will. numva impamvu yo kuguhiga nzaguhiga kwirinda uyu mukobwa no kwirinda kujya guhiga ibintu bibujijwe ari amateka n'ibintu bya kera bibujijwe We gonna live? turaza kubaho we cyangwa I'm back inside with you. ubutaha tuzatwinjirana Not you, Murph. Of course. Murphy boys You found what you were looking for? mwabonye icyo mwashakaga That was not what I was looking for. icyo nabonye ntabwo ari cyo nashakaga kabisa mumujyi wese icyo mwashakaga murakibonye gushaka icyo twabonye ntabwo ari cyo twashakaga kabisa icyo bashakaga nyine barazi usanga umugezi mwiza wanywa ukaziberaho iteka utuje ugatunganirwa You didn't get your prize. wihangane ko utabonye icyo washakaga That's right. papa yavuze ukuri Things are meant to stay lost. hari ibintu bigomba kuguma ari ubwiru Listen, I know some people in the city hari collect. abantu nzi It's good money. bafite amafaranga Maybe I can help you find it. nagufasha bakaguha akazi Maybe we could find something else. aho twagiye gushaka ikindi kintu cyabuze se nk'uko nguko twari turi guhiga bashaka ikindi kintu bahiga hari icyo ufite mu mutwe cyari icyo ufite mu mutwe twajya guhiga cyaburiwe irengero narabwiye ati icyo ufite mu mutwe bazajya guhiga ubutaha ngo bivuze ngo igice cya kabiri ikiza nacyo icyo gihe uzansanga hano kuri ya website yanjye agasobanuyefilms.com niho uzazisanga ndetse iyo ukeneye kwamamaza twandikira kuri 0788 563 iyo ni nimero twandikira WhatsApp uvuga iby'akazi gusa n'ibijyanye n'amafaranga heyi nazanda gukunda mwakunze amavubi kari adafite abantu bayakunda ngiye mukandika